ngo this film is for mature audience only, do not watch it with a kid. Ngiyi filime ni abantu bakuru gusa, wigirebana n'abana. Nta nukundi twitangiye bagiye ntangiye gutyo. Dutangiranye igisore kiri guhamagara umukobwa ngo Carolina. Ubwo se ko ngusomye bigutwaye iki? Mwagiye mureka kwijijisha. Umukobwa araho. Carolina aho murabigira impungenge. Caroline, it's okay. Musore shawe yari dore minwa cyayoroheje ni kizo kuntu kiri no kwiryagagura ikihungu kiraho so ubwiza gifite. To rwose hari ukuntu umusore kuganiriza ukumva n'umwana Imana intama y'Imana yiberaho. Kumedisi hari icyo ashaka umusho kugira ngo ntuza hariya ushaka cya buncence ukuntu aba yasaze. Carolina, gusa aho ngaho ubonyemo iki kibazo ku izina ry'Imana? Mukobwa araho ntaravuga menshi yahakanye. Hagarara ku izina rya Yesu. Kandi umukobwa nawe hari ukuntu bumva ngo hagarara ku izina rya Yesu kandi jewe ngiye kindekure kandi ngabo umusore abuse bigutwaye iki gusubaye iki. Iyi filime ntago yemerera bagenzi kwirere kumwe n'abana under age, nivuga bari munsi y'imyaka y'ubukure. Aga filime nta nukundi gatangiye kaje gaturutse John K Films, the sound video library pick production there to there. Ugahagaze bagenzi ku nkuru ya nyayo Joseph Corey Chaco Music Group babashe ko bakazamo. Ntago ari abo gusa, Young Martin Production there to there bari kumwe na Pick Production, ariko nanone John K Films. Aga filime kabara ka John K kwatangiriye Sydney muri Australia ku munsi w'uyu munsi. Harimo akarimo kitwa Amazing Graces. Susan Mutesi yabashe ko yakazamo. Imana izakora inzira ahantu hatari inzira. John K ndi kumva amagambo ari guturuka kure bagenza akaza yandika avuga ati Imana izakora inzira ahantu hatari inzira. Akibuka arumubwira ngo ubu nibwo buryo Imana yabishatsemo. This is God's way. Kurikira wirebere. Afsa Isa nawe akarimo. Uri murakeka abantu bangahe muri no nkambi turimo y'impunzi bafite amahirwe nkawe yawe? Iyumvira amagambo byose ari kugera bagenza umusore yibukana ka flashback ari kugenda kamugarukira. Ibyo byose ntabyo twabonye ariko we bisa nkaho ukune kugenda byibuka. Marina Rowe nawe akarimo yabashe kubagarukamo kuri muso none. Umusore ni John K nawe nyiraga filime aba yarakoze iyo bita production aba yarashizemo ifaranga. Niwe ka boss bashyize mu kashize. Bakaga filime rero muramutse mukeneye ukareba, abantu bari i Burundi, abantu bari mu Rwanda, mwese mwakareba. Arimo aragenda yibuka umuntu yigega avugisha yitwa Rose nago nzi ngo ninde. Amubwira ngo Rose ubwawe niwe ikibazo. You are the problem. Rose. Yes. Genda ikibazo. Yego Rose niwe ikibazo. Uri ikibazo. Ntago nzi ngo byagenze gute, ni bwa flashback ahantu yicaye ari kugenda yibuka. Aribuka umunsi yaje mu rugo bagenza asanga hari umuntu uri kwinyensebura. Kaga filime karacyajyeyo. Byatangiye bite? Muri aho kamwanyara kandi kamera bagenzi kahamagaye handitseho mam sinzi n'iki what and what, ariko mbonaho bagenzi agafoto ka Rose. Dore ngabo murage mureba. Ese kutitaba wabaye iki? Ndagusabye ngwino mu rugo, mfite impungenge kuri wowe. Hoya ntago naza. Naho niyo message bagenzi bamushubije. Turebye gutya ari umukobwa urimo niyo mukanya twabona kumbwira ngo niwe ikibazo. Undedo rwose umbabare ntago naza. Musore bagenzi araho yamanjiriwe ntawamenya ngo cyamweho niki uretse za flashback azahahise zonyine turi kugenda tureba. Ntago tuzi ngo byagenze bite. Yo ikize mu ka video recorder atangira agira ati Rose when is ready naramuka yiteguye please show him this video. Uzamwereke no video aba yiteguye kandi yaranakuze. Bigaragara bagenze ko ari umwana yenda ari kuraga ntawe ubizi nibagiye gupfa simbizi. Uzamubwire ngo giye amazina yanjye nitwa Mike Kabia navukiye Burundi. I was born in Burundi. Ngo giye amazina yanjye nitwa Mike Kabia navukiye Burundi. If you are watching this video, nuramukubaye uri kureba ino video umenye ko yaravuze bagenzi kiniga kiramurenga. Yumvire umusore yaravuze kiniga kiramurenga. Yo kiramurenga yenda kurira. Murage mureba ngo yitwa Mike Kabia. Ubwo ni mwene wabona Kabira ndumva ari byo bose ari baka. your mother. Nahuye na mama wawe muri 2019
niyo magambo 2019. mu karwa kamwe kitwa Dark City aho ngaho muri Australia ni agace k'umujyi. That's when everything started. Aho niho byose byatangiriye. Sydney muri Australia ngo niho byose byatangiriye. Umugabo witwa Bagenzi Mike Kabia we yahuye na nyina w'uyu mwana, bigaragara ko arimo aratanga, ari kuraga cyangwa ari gusezera, ntawe uzi uko byagenze. Reka dukurikire bagenda natwe turebe. Twatangiye gutyo dutangira umwana w'umukobwa uri gusunika, abo ngabo i Burayi babita ba supporter. Iyi ni abantu bakora ikintu cyo kwita ku bandi bantu ariko bagafashwa, buri munsi ugasanga barahembwa udufaranga $2 twinshi tukameneka, buri saha $20 ku munsi, yinjiza ubufaranga rwose. N'umuntu wo mu Rwanda ufite akazi keza dushobora kubona pe, icyo nakikubwira. Twagarutse ku rundi ruhande, hari uri kuririmba akanimero Bagenzi karasona, murajye mureba. Yego bitegekundwa. Oh bebe biteze twabonana muri iri joro cyangwa tuzasangira ejo ku mugoroba, urabyumva uti niba tutabona none tuzasangira iby'umugoroba ejo. Okay. Oya ntaribi saa moya zo ku kagoroba Bagenzi, abahandi hantu ubwira bugicya rwose ubirebye wagira ngo burakeye kandi burishe. Bagiye gusangira. When is your sister coming back to? Ngaho mbwira rero mushiki wawe azaza ryari, azagaruka ryari muri Australia? You with me? Twaba turi kumwe nawe usuganiza umuntu ugasanga umuntu arahuze. Ntago mbizi. Uyu turi kumwe ra kandi ngo ni Sherina ntuza basohokanye, muragiye mureba. Your sister we are talking about here. Ni mushiki wawe twari tumo turavugaho hano, ndi kushaka kumenya amakuru ye. I wanted to tell you about... Hari n'ikintu kwizina ry'Imana buriya nashaka kumubwira, umukobwa ari ryagagura ye ngo ari ikintu nashaka kumubwira. Listen to this. Bebe ndagira ngo mvino ndirimbo nasohoye umusore Bagenzi ntago bari kumwe. Akana gafashe ejo nyimvira ukuntu noneho karadunda sha, indirimbo iradunda. Umukobwa nibwo yatangiye kwisobanura neza ko Out? turi hanze twasohotse gere twagiye gutembera. All you care about is you. Ibyo witaho nibyo birapo byawe, birapo by'umwanda. Rap shit. Urabanga amarapo yandi ngo yagene umwanda. Ibyo birapo byawe by'umwanda. Shit and fuck you. Niba ukeka ko ibirapo byanjye ari umwanda ndagututse. Je ntago njye ntukana ngo ndagututse. Kandi yamututse kunuza kuri bya bice by'intuza. Do, ukandi ngo ndagututse. Ngo niba ukeka ko ibirapo byanjye ngo ari umwanda ngo ndagututse, ibi ni ikimwuka byaramo. Umukobwa Bagenzi yarahagurutse yarisabiye umusore ko baganira. Wow, I thought white boys are different. Je naketse ko ibigabo by'ibizungwe na bitandukanye, kumbe hafi ya byose bimeze nk'ibitimbwe. See me again. Ngo nta nubwo azongera kundeba habe na rimwe. See him. I can come with you. Je naza tukajya niko bariya tukajya kumuha, tukamubwira, tukamushishura. Ngabo baraherekeze ngo naza ngo cyangwa ugenda umurebe. Yaramugiriye inama ngo agenda murebe cyangwa amuherekeze bagenda bamushishure. Agapime nako karakiragiye ukurikira wirebere Peak Production there to there, the sound video Ray there to there. Umusore yasubiye Bagenzi mu kazi ke, niyo yakundaga, niko kazi yakundaga kurenza n'ibindi. Agasubiramo ajya ugakora nk'ibisanzwe, murajye mureba. Nanjye ndaho ndimo ndareba wa mukobwa yaraje, kandi uyu mukobwa Bagenzi ni kaje. Muzungu yamututse aragarutse. Yeah, dore ngabo. Aha. Babe, Gikundwa rero. sorry about last night. Mbabarire kubera byaraye bibaye. I really hate it when someone disrespects my work. Nanjye ntago nkunda umuntu burya usuzugura akazi kanjye. Ariko urabizi naragufashije. I pay for all these studio sessions because I believe in. Nishyuye ibintu hafi ya byose kubera ko nawe ngufitemo icyizere, sibyo? I just want you to have time for me. Nuko nagira ngo nanjye uzawugira umwanya wanjye wo kunyitaho. Talk to me Umvugisha unganirize. when you need me. Ntago ari ngombwa ngo uzajye umvugisha ari uko unkeneye gusa, cyo namvugisha no mu minsi isanzwe. I don't only talk to you when I need you. Nzajya nguhamagara gusa ari uko ngukeneye. This music has finished all my savings. Nuko nagira ngo uhibutse neza ko izindi ndirimbo zawe zamaze amafaranga yose nizigamiye. Have proper job so you can. Ni ryari uzabona akazi keza kugira ngo utangire nanjye umfashe? What do you mean? Ushaka gusobanura iki? Saying what I do is not a proper job. Ushaka kumbwira ngo ibyo nkora ntago ari imirimo myiza? Days working on my music, and you say that's not a proper job? Nta n'isoni birumazemo iminsi ushaka kutari imirimo, nta soni. You are spending all your time over something that won't take. Ikibazo nuko umara igihe cyose urimo urakora ku bintu bitazigira by'icyo bitumarira. Mvira muri studio rero, toka. Nibona ko imirimo yanjye ntacyo imaze. Fuck out of my studio, bitch. Nsohokera muri studio namutuka ye, dore ngabo ngo namusohokere muri studio nagenda namutuka ariko twe ntago dutukana. Ngabo
yamututse kuri ntuza. Twagarutse hakuno ahangaha ahantu twa Edak Village ni muri Afurika. Hari mwaka wa 2019 Edak Village muri Afurika ngo ni mu nkambi y'impunzi Edak Village. I told you so many times. You need Facebook. You here every day. You need to connect with your friends. Urabizi ibya bintu bya Facebook njya byumva buri gihe ukeneye kugira ngo uhuze n'inshuti. Igihe mba ndi kuri Facebook. Ibyo ni byiza rwose. None se urimo urakora iki? Oh my God. Mana yanjye ndebera bano bakobwa ukuntu ari beza bararemetse ku izina ry'Imana yo. Uyu nguyu we ni wa mukobwa rutuye hano se yagezeyo se. Look how she looks now. Mana we reba ukuntu muri iminsi arimo arasa we yarakaracanye mbega umukobwa afite akabiribiri cyo none harifunga kuko reba mupoza aba yariye. Reka mwandikire ko sinzi kazigera nyemera. Ariko nawe Mana reba ukuntu asa we. Ni isi y'u Rwanda. Look how good she looks. Reba ukuntu bareba neza we Imana yose nijoro dore imisatsi. Bakomeje kumuvugaho koko. Ariko giye nkunda umugore nkawe ufite imisatsi bagenze gakondo yo. Beautiful she's looking. Ariko narasa neza. Bakomeje bagenze kumuganiraho. Ni muri ya nkambi y'impunzi ya Edak. When she accepts. Naramwandikiye umunsi shazabyemera yitwa Rose Butanga. I have to join this one. Nanjye ariko ngomba kubijyamo. Small boys in this. Sajye ndeba utuntu tw'udusore sore mane. Inde budusore. Nahita ntwika ino nzu yose nkayitwika nkashyira hasi uramutse ureba udusore sore. Ga umusore uraharafuha kandi we yari kureba udukobwa ikavuga ngo uzibeshe ureba udusore. Inzu yose nzayishyira hasi. Burya na amahirwe make rimwe na rimwe kugira ngo uzabone umuntu bagenzi mubasha ko mwakumvikana. Umukobwa yarakomeje bagenzi arababara agahinda karagenda karamurenga burya ntago kica gasiga mubi. Don't worry about it. Ntumugire impungenge kurikira wirebere bashuti bakomeje kugira bamuganiraho. Stress, just be cool, you know. Yeah. It's good. Ntukomeze kumugira impungenge ntuwikomeza kwihungabanya ibitekerezo we tuza. Yakomeje bagenzi kubitekereza bashuti bagenda baramuganiriza. Roza araho yitwa Roza. Niba kamutanga niba ari bikina nabyibagiwe. Kagapime karacyageye. Amazina yo barayegira. Reka tugumane Roza rirahagije. Mukanya katarenze bagenzi umukobwa yafashe agatelefoni ke yatangira kugenda areba mu gatelefoni ari kugenda areba mutundi twinshi harabagiye bamwandikira ari twa friend request arareba Mike Kabia harayitegereza hajya kubanza kureba profile arareba Mike Kabia gasuri ko muna gasura rikezana umuntu wakunze umuzungu kuri azakunda umwirabura dore ngaho mwana umwana w'icyana aba yararakaye aba yaranutse hivi kama kunipendaga yamuhaye response yemera bagenzi ko abishuti yaramusubije yemera ko abishuti kuri Facebook arangije dore ngabo ahita ajya no kwandika hari abakobwa rwose usanga bari seriye pe ahita ajya no kuri message ariko ntiyakwandika nari mbonye agiye kwandika isabirika kitazambabariza umutima kikamera nka kira kizungu cyo gatsindwa dore ngabo twagarutse muri ya nkambi bagenze Edak handi muri Afurika. Social distance. Ubuse muzakundana gute muri kure kweri? You know one thing I don't like about your house. Uzi kintu nakunda kunzu yanyu? I'm here exactly. Urukonje hano. Haba hari imiba ahantu hose. Every day so they can come and eat me. Wagira ngo buri munsi uba wayiteguye kuranga izaziniye. Eat me. Uzi ko wagira ngo genda ibiryo by'imibu yiwanyu ngabo. For you. Actually, you know what? Urabizi? Do you remember that girl that we added on Facebook? Uri kwa mukobwa twabonyeho kuri Facebook. Rose. Wawe nitwa Roza. Roza. On the market. Babandi bari batuye hakurya y'isoko y'agasoko. Yeah. Ka gasoko ko munyakabandasha yego. We've been talking on Facebook. Tumaze twari turi kuvugana kuri Facebook tuziga tuvugana buri munsi. Ntubimbwire. Girl is like she's lonely or something because she messages me like ameze nkaho wagira ngo nta muntu afite bakundana ameze nkaho ari wenyine rwose asigaye nyandikira buri kanya buri segonda pe feelings for me. Uzi ko atangiye kugenda agira n'ibyiyumviro kuri jewe there and I'm here. Ariko ari hakurya i Burayi nanjye rero muri Afurika. You haven't done anything wrong yet. Ariko nta kosa urakora sibyo? Just play along. We komeza uri kukina nawe hari nta wamenya. Just want a friend. Hari yenda wasanga ikeneye inshuti yo kugira abaganire. In Australia. Ariko atuye muri Australia. Yanu yana muri no handi y'impunzi. From which is you. Kandi je mfite umukobwa dukundana rero wowe. You play too much.
sibyo we senga cyane hubwo reka nkubwire She's probably looking for a friend. hari ene gushaka inshuti Says she's lonely. wavuze ngo ashobora kuba ameze nk'ari wenyine Let's just see. You never know. reka tugeze turebe nta wamenya You have a girlfriend which is ikiza nuko ari igihe mukobwa dukundana kandi nkaba mpari And if your feelings keeps going and growing and growing, ibitekerezo nibikomeza kugenda bizamuka I'll blame n'ibyiyumviro bye binzamukamo nzabikugayira about it. We'll think about tuzabitekerezaho umunsi bizabyabaye it. Trust me now. ariko uranyizeye nawe ndakwizera urabizi It's me. Nothing will happen. You just have to. we nyizera nta na kimwe kizegera kiba ntacyo You were friends here, so it's common that she open up to you now. uri inshuti ye kuba mwaganira nta cyaha kirimo You don't do anything behind me. igihe cyose utazanca inyuma do everything behind you. ariko nawe warasaze ubwo se naguca inyuma gute ndi hano muri afurika ari mu burayi ubwo se naguca inyuma gute koko ariko nawe warasaze kwiriye baba we kurikira wirebere barakomeje bagenza utuganiro tugenda twinagayo amasaha ku yandi umunsi ku wundi murajye mureba umukobwa ari aho ibyishimo byari hafi ya ntabyo mama w'umubyara yaje bagenza aramureba arakomeza aramwitegereza koko akabona ko umwana bagenzi byanga bikunda hari icyo ari kubura buri kanya bagafite irungu nta byishimo arakigira habe na gato ariko buri kanya yicaraga yandikira na Mike Kabia kamwenyumwe gatangira kugenda kagaruka bagenzi nubwo bari kure na kure ya sinakubwiye do singabo barasigaye banagana rwose kuri ka video chat ka video ntuza dore ngabo so kwiryagagura sinakubwira rwose ka confidence gatangiye kugenda kaza kwagarutse muri ya nkambi y'impunzi nanone ya Edeka ya dore umusore ngo niseye cyanwa Rudevu original Babe. gikundwa oya nta kigenda do that. ntago nge rwose bino bintu nabikora arimo arivugisha ntago nabikora ku izina ry'Imana Hey, listen. ndagira ngo nyumve mukundwa nyumva ariko I love you so much. ndagukunda cyane nawe urabizi yumvira amagambo Myself with anyone else. ntago niyumva nabandi iruhande rw'undi muntu utari wowe yumvira amagambo I can't. ntago rwose nabikora ku izina ry'Imana I know we are suffering right now. ndabizi igihe nawe turi mu kabaro God can see everything. ariko Imana yareba buri kimwe cyose Can. yareba He'll make a way. kandi Imana yazaturemera inzira ahantu hatari inzira ndagusabye rero ndagusabye Love. mukundwa wanjye nawe ndi kukumva Wait. muri bwo buryo bwonyine Imana iri kubishakamo kugira ngo idukoremo ya nzira n'ubundi ahantu hatari inzira umukobwa yaratuye injerekani avuye kuvoma reba neza How many people at this refugee camp have this opportunity? ni abantu bangaye muri ino nkambi y'impunzi bafite amahirwe nk'aya wowe ufite Look at the family. reba imiryango yacu wanjye n'uwawe Your father cannot work anymore. iso arashaje ntabwo yakongera kuba yakora habe na rimwe umusore ari aho n'umukobwa ari aho bari kuganira bari kujya inama Even if you work here, niyo waba urimo urakora hano the whole family push you through university. imiryango yawe ubwayo niyo igushyira imbere Now they depend on you. bose niba wenyine bari kureba nta wundi bareba now they depend on you I know you love me, ndabizi ko nkunda and we have big dreams together. kandi dufite inzozi z'akataraboneka jye nawe ndetse n'indi mishinga sibyo This is our chance. aya niyo mahirwe yacu Our only chance. kandi niyo mahirwe yacu yonyine dufite ndagusabye rero kunkunda ndabizi kubikora For a year. Just imagine how much you could make working from there. imyaka ine ibaze ibintu waba ukoze hariya mu myaka ine yonyine ukuntu bingana ndagusabye mukundwa wanjye niba yagusabye kugendagenda ngusige se umusore bagenzi yatangiye kwitsa imitima ibihaha biramudore rwose ibikuba biramukuka ngo ni ibikoba biramukuka I can't do it to Rose. ntago nabikorera Rosa ngo ngende njye kumubeshya
ntago akwiye kuba yajya kubeshywa ariko bitekerezeho Please. ndagusabye Think about it. bitekerezeho Just think about the people that depend on you. byonyine niba utanatekereza kuri icyo tekereza ku bandi bantu bose bariho ku bwawe bakubereyeho abo ukwiye kuba uri kureberera the people that are depending on him. I have to go. Gifite kuba nagenda mukobwa araho iyo bari muri ya nkambi ya Edaka. Okay. Uze kubitekerezaho musore araho ntago disa ari kubyumva ko yasiga umukobwa bakundana ngo abashe kubajya ku rundi ruhande bamara igihe bagenzi mu nkambi y'impunzi ngo yakene kubajya bagenzi hanze akamara imyaka 4 bizashoboka cyangwa ntago bizakunda. Yarashokonkwe murajye mureba. Yego, Are you ready? uriteguye ngusomere? That Niba ari 7 ndi kureba ni 8 6 7 hang on. I'm gonna give it to my daughter Rose. Buretse gato mbwira umukobwa wanjye Roza azabinsomere. Rose, Roza Alice, ngwino usomere bino. can you read this number to your auntie? Wasomera zino nimero kuri kuri shangazi wawe shaka kuri nyogosenge. Hello, auntie. Muraho neza mase muraho. Za nimero 8, ni 7 5. 3 4 5. Okay, thanks. Yego urakoze cyane rwose nako nuza masenge. Mumeze mutaho ngaho hakurya iwanyu bakomeje bagenzi kugenda baganira nta bindi biganiro bikibaho ni hagati yabo uko ari babiri. Ejo navuganye rwose na masenge ameze ate? Ameze neza. Mama wese ameze ate ndetse n'abarumuna bawe bameze bate? Good. Bose bameze neza ariko gashikikanye gato kagiye kwiga. Wow, how can you speak good English? Ese ni gute ubasha kuvuga icyongereza cyiza muri Afrika bakigiye he? Genge niga se uri kuvugana nande? It's Mike. Mama ni Mike Kabia. Mike ka Mike, your friend son from Africa. ya nshuti yo guturuka muri Afrika. Mike Miki. Mumbwire ngo rwose ndamwishimiye ejo nzavugisha mama we. Wigeze uvugisha Caroline se kubera ya gahunda yo gusoza? Yego. Kurikira wirebere rero ibyacu bidatinze barakurika muri ako kamwanya. Bimbwire neza ngo umaze iminsi uri mu biki muko ubujajwa barabukunda rwose butubwira. Hey, Mike. Uzi ko ngiye gushyingirwa Mike ku izina ry'Imana irabinsabye. Tubimbwire none si meta yarayohereje yari postinze cyangwa ari za Facebook emoji yakohereje mbwira byagenze bite? Caroline, be serious for one Carolina ariko ujye ugerageza ube seriyeho rimwe. with you. Wabaye iki Carolina kuki ukunda guca abandi bana intege? Uragira ngo mbe seriye? Jewe rero Look at me. Roza ndeba. Guy in Africa wouldn't marry you. Ninde musore muri Afrika n'utagushyingirwa? Don't look at Amina. Wireba Amina wendeba n'ijye uri kubikubwira. Have your own apartment, Ufite inzu yawe, 2 jobs. ufite imirimo yawe uko ari 2, Finish uni. warangije universite. Hasn't it crossed your mind he probably doesn't love you? Ninde wavuga ko atazigera gukunda? He just wants to come to Australia? Wasanga urashaka kugira ngo yizire muri Australia nshuti yanjye agira ngo akurye uduceri twawe. Aha. But it didn't happen to me. Guys here. Byigeze biba ariko nge ntago arije byabaye abasore hano rwose twagiye tubazana. Arankunda ndabizi nabivuga arankunda. There's so many guys in Australia. Hano muri Australia abasore mani bari seriye rwose bashobora kubana nawe. To bring this, boring personality and Rekana n'abantu b'Abanyafrika usanga ubwabo banagoranye no kubareba mu maso. Igikobwa bagenzi kiraho kitwa Caroline cyamupinze. in a proper relationship. She just wants to settle. Why settle? Akeneye kuba yabasha gatuza kuki atuza. You mean you want me to be in a relationship with someone lying to you every day? Uragira ngo we mu rukundo n'umuntu horo kubeshya uguca inyuma buri kanya buri segonda ibintu by'urukundo ariko ubundi ni ibiki? Yego ko man. Sinakubwiye do ngabo. Centrelink. Batangiye kwihamagaza. Biti ikintu hey boo ngo ni ikintu. Wasanga adashaka arata ko uzashyingirwa we nawe ntago abishaka. Ntazigira bigushyiramo kuba adashaka gukingirwa rero. It's okay. Jye inama nakugira nk'inshuti yawe Amina. Okay. Nimba uriya muhunga gukunda nawe ukamukunda. Sometimes in life, it's about taking risks. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe wemera gufata ibyago cyangwa izindi ngorane zibamo. Help you. Ariko nta kundi byagenda. Remember, Ndagira ngo uzibuke. I've done this before.
igihe nigeze mbicamo nzagerageza kuba nagufasha wegeze aca abagenzi mu bintu byo kubana n'umugabo mu nzu. Thank you so much. Ndagushimira arata cyane Roza. Have to tell mom. Ndaza kuba najya kubwira mama numve ko naye yabyemera uriya muhungu ushaka uburyo yaza muri Australia tukabana. No. Oya. This is not the way we do it. Ntago aribwo byo twe tubikoramo rwose mwana wanjye. Where he's gonna stay? Urimo urakeka azatura he? Azagaburirwa nande? Azagaburirwa nande? Azacumikirwa nande? Agree with that. Ibyo nge ntago mbyemeye. I can't. Mama. No. Oya. Listen to me, please. Ndagira ngo unyumve neza ndagusabye. Being here at least. But over Yakaba yatuye nk'ahantu muri Australia byabyumvike ko mugiye guturuka muri Afurika. Kuri iyo ngiyo hakurya bigwa. Everyone was so against it. Uwari we wese yakomeje abagenzi kurwanya icyo gitekerezo kugira ngo umusore azabashe kuba yaza muri Australia avuye muri Afurika. They all didn't want her to break Ari inshuti ze zarabyanze, ari ababyeyi be barabyanze. but she didn't give up. Ariko umukobwa we ntago ugeze abireka, yagumye kuri iyo gahunda, ntiyagendeye kuri bene wabo. Yagerageje ibishoboka kugira ngo ari bagenzi ukangiza muri Australia tukabana. Yego. Yeah, my name is Rose. Amazina yitwa Roza. Immigration law Nandi gushaka umunyamategeko ushinzwe iby'abinjira n'abasohoka. partner to Australia. Mfite umuntu wageragira ngo aze muri Australia. Yeah. N'umwunganizi wanjye guturuka muri Afurika. Okay. Yego. We need to get married first. Dukeneye kubanza gushyingirwa bwa mbere noneho bikabasha kuba byakora kugira abashe kuba yaza. Oh, no problem. Oya nta kibazo. I'll get back to you. Zakugarukira rwose vuba nkumenyesha icyo twagezeho. Lawyer told her that we need to get married first. Umwavoka yambwiye ko tukeneye kubanza gushyingiranwa gihe nawe mbere y'amategeko y'abantu ndetse n'ay'Imana n'aya leta. Yaraje muri Afurika dukora buri kimwe cyose bagiye turabisoza. Tumaze kubisoza subirayo kunsabira viza Mana mbego ukuntu ubukwe bwari bwiza. Ni gutya muri Afurika mukora ubukwe. Together nicely. Aho tuvugana gutyo mwazigira rwose mwana abana. Daddy. Nari nani uwo munsi. Amazing. Ariko wasaga neza barabara basiga kuko mwabasize iki? Itafari, batusiga itafari rya fondote. Tugasa neza kuko. Ngaho nyuzuriza. Yagiye kumuzuriza. Arantu kubisiga itafari bakobwa rwose isi yarahindutse itafari muri reke. But if you need anything else, Muramuka hari ikintu ukeneye umva ko cyagira icyo gifasha. Uzampamagare. Yego. Leave it with me. Ibi bindekere viza ndaje yimushakira rwose umuhungu araza vuba. Ngabo agafimino karacyajyeyo ngo umuhungu we araza kuza vuba. Ngo we nabimurekere gusa nta kindi. Twagarutse andi muri Afurika muri ya nkambo ya Dakar. Yaravuye bagenze gupfuna dore nako yaravuye babyita gufuna ni bari gufuna. Uzankumbura ndabizi rega ngiye kugenda bikwigira utyo byanga bikunda ndagenda. Yewe uyu nguyu ureba nzagenda. Uzankumbura shobora bekira ubusa. Ariko ndabizi kuzankumbura nanjye niko ndi kwiyumvira pe. Yadere ukuntu Mana kiba kiryagagura. You come and take me. Uzaza nanjye njyane hari ujyana hehe? Hari ugiye kujya. Buretse gato wasanga hamagaye. Hehe. Ngera ari guhamagara. Bite mukundwa undararakara. Ndagukumbuye mukundwa kindi kiraraka ndekura ariko katsindwa ndekura. Yego. How's work? Imirimo imeze itese hakurya iyo imirimo murimo murakora neza. Yaza kumviriza ye. So you're by yourself there? None uri hariya wenyine. There. Nta wundi muntu uhari. Don't make me come Hatazagira umuntu kwinjirira ntazaza nkica umuntu. come and box everybody. Jye naza ngatera ingumi wari wese nasanga arimo arakwinjira ku izina ry'Imana pe. Ndafuha. How's your mom? Mama wameze ati Now? ugiye kuryama none hase. Okay, no problem. Look, you know I'll be thinking about you, yeah? Oya ntari binaye ndakomeza ngutekerezeho. I'll be thinking about you, sibyo? Okay. Yego ugira ijoro ryiza uryame mfumbate. Mfumbate. Kugukunda byo urabizi ni ibintu byanjye. Bye. Yego rero ubwo turi kumwe bye bye. Ngiye nikingarukeho. Mike ikise kandi. Ukunda nde musore? Umva tuvuye gusyaga kawunga. Umva.
niwe wambwiye ngo nzagende none utangiye kumbwira ngo nkundane nta soni nindabwiye ngo nzagende ntabwo ari wowe umunsi bagenzi ngo waje kuba wagera umukobwa araho dore ngabo n'abashuti be n'abagenzi be Okay, guys. reba abasore arimo arahamagaye inda ari kuhamagara The African man. cya gisore cyo muri Afurika igisore cyo muri Afurika bite igirayo nawe uza kunyishinja sikireka nta soni Okay, Mike. Mike I have to go right now. I'll talk ufite kuba nagera none nanga ari kuba n'inshuti zanjye soon, okay? ndagukunda kandi turaza kuba twavugana bye reka mvugisha inshuti zanjye Definitely a long way. Yes. So what time are we going to the party? turaza kujya mu kirori ryari muko We can party. Relax. ipari We can leave here by 10 p.m. twaza kuba twagenda amasaha 9 gutyo Properly. ntacyo bitwaye Guys, basore bakobwa I have church jewe ejo mfite kujya gusenga ntabwo tujyana mu kirori cy'umugoroba 10 p.m. ejo saa 10 nkeneye kuba nagiye gusenga too. kandi urabizi ko tuvamo hagati ya saa 7 na saa 8 No one's talking about your boring. ntawe uri kukuvuga herega nawe We know how you were with your. turabizi ukuntu rero uba wishyanuye wishyuhije kuri kariya gasore k'akanyafurika ngale rega nta soni mama ngabo byarakomeje biramuserereza byari ibishuti by'abagiye by'ibikobwa ariko nta rwango rwa rurimo wegenda twe turajya mu karori Much. Guys, let's go. ya Okay. twagarutse bagenzi kuri mukobwa hano yaribereye Rozi yaribereye bagenzi mu rukundo ariko rwakure yakundanaga n'umuntu uri kure agahora aseka Mike yo ikikobwa bimeze bitira How are you? umerewe ute nawe I'm good. How you doing? byemeze neza umerewe ute How's Africa? Afrika epfo mumeze mute Africa is the most beautiful place. Afrika urayizi no hantu hambere heza kuri iyi si Australia mumeze mutera Oh yes, cold. ni heza ubukonje ni bwose kireka nyine mbonye ntuza yego komana That's good. yabye ni byiza ariko Yes. What are you doing? urimo urakora iki Just sitting watching. ndimo ndirebera agafilime to agasobanuye ka pike nkageze kure ku izina ry'Imana ndimo ndakareba koko Let me get my juice. ka gafilime kitwa Circle of Deception dore ngabo nanjye rero reka migano nakura agataro kanje nize agataro ntubimbwire w'igisaka se igisaka se gusa ahubwo ni gahindi muri rukara turakagira agataro rwose tugenda kudutaro pe Yeah. oya rata nivugiraga iwacu ntako tugira Maybe we mukundwa aragasobanura ndabona kari kugenda kancika Alright, no worries, babe. I love you. love you. ya ntugire impungenge jya unyarukira no kuri ka YouTube reba udufilime twa John K rwose Nice. ngaho ijoro ryiza agafilime karacyagiye kurikira urebe ngagasobanuye kandi agasobanuye barakwereka abagiye nyuma y'amezi 9 amaze kuba yarenga 9 months later haje kuba haba iki umukobwa yaje bagenzi kuba kwakira inkuru nziza she finally received a good news inkuru nziza yabonye ntago yari yindi amasuku yasubiyemo arongera atangira gukora amasuku bushya byanga bikunda basanga abagenzi yiteguye umushyitsi agafilime karacyagiye muragiye mureba rero Hello. yego I've got some good news for you. nakuboneye amakuru meza nukuri Has been approved. ya visa yamaze kuba yakwemerwa kandi mbarasa amashimwe yego ko mana ku izina ry'Imana yego ko agiye kuza murakoze cyane rwose agiye kuza ibindi ntago bindeba muzajya mufura muzamusekura ubunyobwa ntago bindeba pe sekuru n'umuhini ni ibyanyu mwasekura ubunyobwa mwasekura soya yaba mwasekura ubugari ntago bindeba mana Yesu nijoro agiye kuza ibyishimo byari byose ku mukobwa ubwo ntago turamenya bagenzi umusore we yarabyakira ate twagarutse muri cya cyaro cy'iwabo ndetse muri ya nkambi y'impunzi handi yabaga kurikira wirebere yari kumwe na mushuti bakundanaga ku nkambi ntago aragira icyo amubwira Babe, mukundwa rero nkubwire uyu munsi w'umunsi now everything is happening like we planned. ibintu byose biri kugenda nk'uko njye nayo twabiteguye I'm gonna be leaving this place. ngiye kuba nava hano muri kano gace vuba ngusige arimo arabivuga ye ngo umunsi w'umunsi warageze I need to know that ndagira ngo umenye neza ko everything will be fine. buri kimwe kizagenda neza nta na kimwe kizagenda nabi And my family, uzancungira umuryango because you know I need you. urabizi neza ko ngukeneye mu buzima bwanjye bwa buri munsi umuryango wanjye uzawundebere yaragiye kumusiga kandi n'umukobwa bagenzi bakundanaga muri Afurika ngabo buryo rugendo n'urugendo kandi ngagahanga umugendo bagiye ngo umugenzi ngo gakora iki
I just need you to remember. icyo ngira ngo ndagira ngo Mike ntuzigere nyibagirwa ku izina ry'Imana uzahora unyibuka. Why you going there? Uzibuke n'impamvu nyakuri kujyanye hariya bagiye inama baraganira. Uzibuke n'impamvu. Remember that. Uzibuke ko There for a reason. ugiye hariya kubw'impamvu utagiye bagenze kumumara hano kwishimisha. Uzibuke buri kimwe cyo twaganira impamvu yatumye nkureka ngo uzagende usige muri Afurika. Nzaba nkutegereje niyo mugabo wanjye wenyine ngira ku izina rya Yesu nawe nzigera nshaka. Oya urabizi nawe nzakugarukira rwose. Ari umusore avuga ijambo kumva ari mu gituza pe. Uzirinde. Iyo rwose nzirinda. Nawe uzisigaze. Rwose nzibungabunga. Dore ngaho ngo zisigaze. Aga filime kakomeje kugenda kagenda umunsi warageze bagenza umuhungu iki rwose kirera cyogoga. Murage mureba rero aga filime karacyajyeyo kurikira wirebere. Aho hari mu kwezi kwa 12 na 19 to December 2019 Came to Australia. icyo rege naje muri Australia mwana nkubwire. She came to pick me up. Yaje kuba yanyakira ndetse no kumwe n'inshuti ze n'umuryango. Her family. Kurikira urebe. Even though they were against it. Nubwo atari ko gena bishakaga. She didn't give up on me. Nawe nuko atari ko yabishakaga ntabwo yigeze abasha kuba yandeka. Twageze ibyo kurya turasangira amasaha ibyishimo birushaho kugenda byaba byishimo ndetse n'umuryango murage mureba. I stood up and I said thank you. Narahagurutse ndahagarara bagenze ndashima umuryango w'umukobwa n'umuryango wanjye wacu bari bishimye. Ibyishimo byari byose ku mpande zombi. Kurikira wirebere birarangira bite. Ibyishimo byari byose bagenze ku mpande zombi. Aga filime no karacyajyayo umusore yaje kubagera muri Australia. Uko niko byagenze hamagaye bagenda n'umukobwa bakundanaga Rose ndetse baje no kuba banashyingirwa bakaba barahuriye kuri Facebook. Ariko uyu musore ku rundi ruhande nubwo atarabunyamugingwa no goshase neza yari afite imyaka ine ngo kuza gukora muri Australia agasubira muri Afurika bagenze agashingirwa umukobwa yari yarasize mu nkambi ya Idaka. Reka dukurikire turebe agafilime karacyajya mbere Macho Kuruninga. Australia harasa neza harakeye mu gitondo cya kare bagenzi bwabyukiye gusa neza hasaga neza byo. Umusore yaraye mu murwa yaraye mu mujyi yaraye Sydney yatangiye bagenze kujya gutembera rya Karayifu na bwa bushati bwo mu nkambi yarabuzanye we n'umukobwa dore ngabo Rayifu Karayifu ku izina ry'Imana mana yanjye nabuze umusore giye nkunda nkawe dore ngabo gisore kiraho ngabo agafilime karacyajyeyo kurikira wirebere. Ngabo Karayifu bagenzi barakomeje barakarya umusore araho ni kanyamabwa akanwa kanyamara gafite rwose ndebera hakurya ariko mubaho neza kuko mwarakize. Kobwa arahamaze imyaka irungu niyo yendaga kumushengura umutima. Nawe umusore nawe yari kugenda areba byinshi bishya. Na Rayifu akagenda yimenyera Rayifu yahari akagenda yimenyera gake gake. Muri Afurika rero buriya twagiraga story twaga tujya kubina inyoni tukavumbura bibiri bihuna sinakubwira inkware zo naho twiye tuzifata habe na rimwe dore ngabo. Usuko nige n'amasandi twega tuyotsa bariya kwira ngo murabona akanyama dore ngabo akamubwira koko. Barakomeje barakina bagenzi nakubwira ibyishimo ni byose umukobwa araseka n'ayandi inyuma akagaragara. Harabayita ngo na amabwene. Amabwene rero buri ikinyarwanda nuko benshi batanakizi. Buri uvuze amabwene hari ikindi kintu cyabwena bwabo bamaze kuvugamo. Harabayita ngo na amabwene y'amaso y'amenyo y'intuza y'amantuza. Ngo nanze kuyavuga batagira ngo ndimo ndabatuka bamwe bajye bavuga gutyo. Agafilime karakomeje kajyayo. Byishimo byari byose murage mureba. Amafoto umusore yarariye koko. Ifoto arazirya shayize nzazoriza muri Afurika pe. Ngabo nyaha dore ngabo ye arazirya koko arazirya ye ngabo tujye no kuri escalier naho magende foto randeba hari yongera foto randeba hari yaza abantu barya amafoto iyi foto ashobora kuzirya ugasanga pare yose yuzuyemo amafoto ye gusa. Ngabo Karayifu barakomeje barakarya burira burongera buracya Karayifu barakariye koko. Ari uyu musore yari akeneye n'umukobwa bagenzi bamukura muri kiriya cyaro yari arimo kandi yumva ko bari bukundane kuko bya ariko n'umuntu yari afite undi muntu ahubwo yaje akurikiye utuntu
buriya udufaranga rega mama ni akazarikora, buriya akazarikora kakaryica ni agafaranga. Ari uyu mukobwa nawe yari ikintu bagenzi umusore bazabana, agafilime karacyajyayo, kurikira wirebere. Karakomeje kajya mbere, nanjye ndaho ndareba iminsi iragenda irisunika, zo kurya karayifu barakariye koko, barya karayifu barongera bariyongeza, barya karayifu barongera bariyongeza. Kurikira wirebere bagenzi, urukundo rwarakomeje rujya mbere, sinakubwira yo kisore suko umusoma soma bwa sindira ubujyayo, dore mama zo muzamaso birakururana yo, reba disi bwarakeye. Umaze gucya rero twagarutse ku rundi ruhande, Baby sister. umunsi mukuru w'amavuko kiri umuntu cyanjye, dore ngabo ushaka igishaka imodoka, ntibaze ntiwamenya no gutwara ngo ushake intuza. So proud of you. Come here. Kurikira wirebere, agafilime karakomeje kujya kajya mbere, impano zirakomeza ziratangwa. 2 weeks. We haven't seen. Haciyeho ibyumweru bibiri byose, hano nta muntu n'umwe kukiryera. Sinzi ibyakubayeho, jya urambwira ibyabaye. Hari n'ukuntu mbona wagiye unabyibuha kuri ibyo bice by'inyuma, inyuma aho ngaho hari inyuma yawe hamwe utareba neza, ngo ni ibice by'inyuma, dore ngabo. I have double shift tomorrow. Ejo mfite imirimo myinshi, ntago nzaza muri birthday y'umwana, kandi umugabo wanjye amaze iminsi rwose ari kurekarama ngo yarambuze mu rugo. Oh, fine. Ntaribi. So, Annette, it's your birthday. Annette rero uyu munsi, ejo ni umunsi w'amavuko. It's your birthday. Mpisemo kuba nakuzanira impano mbere yuko ejo hagera. Bring your birthday present today. Happy birthday. Kuri uyu munsi nibwo nahisemo kuba nayiguha, kandi umunsi w'amavuko uzagenda neza, kubera ko nta mwanya ejo nzaba mfite. Jacket. Mwana yanjye uzi ukanzaneka akajaketi nkunda, ndetse na rya bara ryanjye. It's so beautiful. Mbega ukuntu ari byiza yo. Hello, hey girl. Yego bitegeko. We are good. Tumeze neza. Guess who's here? Uramutse wibajeshaho umuntu uri hano ngo ninde? Ni wa wundi. Married woman herself. Umugore ku giti cye. Mr. Charlie. Wa mugore wa mugabo ngo bita Mr. Romantic. Ku izina ry'Imana yadusuye. I'll talk to you later. Ndaza kuvugisha mukanya, bye bye. Ngabo igikobwa kiraho nikitwa Carolina, kandi Carolina sha. Dore ngabo. Mwibuke neza ko twigeze dutangira filime musa nk'ubasuzuma gatoya. Twatangira mu bita Carolina. Kandi utangira na Carolina ari kumwe n'umuntu bita ngo Mike. Mike kumbe nawe ngari kubwira umwana we uko byagenze, agafilime nako karacyagiye, murage mureba rero. Twatangiranye nabo bombi uko ari babiri. Ngabo igikobwa ngwino ni karibu. Kandi bigaragara ko no kuntu akantu k'inuza kagiye kajya kunuza, bigenda bifata kunuza, bifatiramo mu ntuza hariya. Ndabizi umaze iminsi murakora cyane. Uyu munsi naturenje kuba hari icyo nagukorera. Mana ndagushimira. Ndagushimiye cyane n'ukuri. Biragaragara usa nkaho wagira ngo urananiwe. Thank you. Urakoze. Tell me how you like this. Ndagira ngo ubidigeho umbwire ngo bikunze gute. Kurikira wirebere yo. Wanyohewe. Ndabikunze ko izina ry'Imana. Ongera urye nakandi. Biraryoshye pe. Genda kugabira muri iminsi uzabyibuha, nutabyibuha uzabyibuha n'uzahariya kuri Buncheche. It's good. Ngabo ni byiza. Harundi waje inyuma ninde? I totally forget. Caroline. Nibagiye kuba nakubwira mu byo kuri Caroline ko ari maraza. Hi. Bitegeko bite nawe? How are you? Bite dore ngo Caroline ngari maraza. Oh, what's the occasion? Ngabo ngari maraza Caroline. Mike yantukiye kuri uyu munsi. Try it. Biraryoshye pe. Nawe se tumuhe yumve, nakanaye tumuhe. Bagiye kumuhereza Caroline natamira. Mbega sha. Wabikunzira? Dore uko areba ikikobwa cy'ihungu cyo muri Afurika. Who asked you to fix yourself? Kuki nende kubaza kwigaburira wowe kandi igihugu kumva kugaburira nta soni. Close for you. Okay. I forgot she's coming to take her. Nari nibagiye kuba nakubwira aje gutwara imyenda iri hano. Nanjye ndaje. Turahura mu kanya gato. Reka nanjye ngeho numve buretse gato ngiro ntamike dire ko umusore urateka. Hano harimo na ka salade. I feed you.
reka nanjye ariko nkugaburire ugira ngo ujye utugaburira wenyine. Thank you. Urakoze ngaho bye rero. Bye. Caroline abagenzi yarigendeye kandi Caroline ameze nk'igisazi kandi nawe uko muri Rodriga kandi Caroline Mike araho udatinze kamwe kabiri bwarakeye wa mukobwa Caroline twaramubonye bagenzi barajyaga yarimo arajya he Caroline yaragarutse kwa mushuti we ngabo hari umugabo atangira kureba amaso yoroshye Mike gira kinyibiswirize kive mu nzira nitambukire kinyibiswirize ngabo cyameke kirya menye ngabo ntago baziranye ngabo yarinjiye dore mama amaso arayatereka rwose Carolina Yes. Yego ngabo ukuntu umuntu yitaba niki naguha irakoze ariko ntacyo nshaka ameze neza akavuga muri Laurent okay ari hehe umukobwa umugore wawe muki wawe indese umugore wawe nyine muki wawe ntasone She went to help me look for a job. Yagiye gushaka akazi. Take care of back home. Nageragera ngiye gushaka akazi ko kugira ngo ngire hagira umuryango wanyu. Urakeka navutse ku giti cyangwa giye nyine. In this country you gotta work, mate. So do you work? Wowe urakora se? To really look like Urabona nsa nk'umukozi jewe ko ariho muhera musuzugura abantu ko nasoni mufite. Do I look like a worker? Ngorana nsa nk'umukozi. Hari ukuntu avuga muri Laurent Carolina. Mike kora hano. I gotta go. Mfite kuba nagenda. But ariko have problems. Uramutse bayafite kuri ibibazo. Please don't hesitate. Ntuzigere rwose witangira kumbaza. Urakoze. Igisore nacyo ku buryo kiri kugenda kizamura zoom z'amaso bikagenda bikurana n'iza Carolina dore kuntu. Gitangiye gukaraba gitangiye gushya bayi rero cyatangiye gushya ngaho kunyitangira kureba zoom z'amaso zirakweduka kirakwedura kikamukurikiza ndi kwe mukobwa ra kandi ryaza Mike ugiye mu kuzimu urapfuye Mike ugiye mu kuzimu urapfuye ngabo bwarije buracya agafilm nako bagenzi karacyajyayo kurikira wirebere rero ndagira ngo tuzagira abana nkaba ntago nategereza kugira abana nkabariye umwana umwe se I can't wait to have 8. ntago je nategereza kugira abana 18 nawe abana 18 nande I'm gonna make your belly ngomba gutuma inda yawe kuri kabyimba kakubyaza niko kazi konyine we're gonna have like a lot of mini tugomba kugira ngaha bwa Mike buto bw'ubumini butoya ubwinshi ugenda bukatakata ndakubwiza ukuri kw'izina ry'Imana da ntago nakubeshya I'm African man je ntago njya nkina w'Afrika man ntago twihangika turababyara koko ndawe ko tutabyara ndabagutera mama da koko yararyamye umusore bagenzi araryama tangira bagenzi kugenda agira ngabo butangira kugenda bucya araryama butangira kugenda bucya dore ngabo kurikira wireberera birarangira biti araryama ariko bagenzi bitotsi ntago biza mu masaha y'ijoro mu gicuku arimo araryama akabyuka bitotsi ntago biza ngabo aracyaryamye agafilime nako karacyajyayo kurikira wirebere birarangira bite biraherera hehe rero bwarakeye budatinze gucya bidatinze rwose bidateye kabiri bwaragiye buracya ariko mu gucya kwabwo umusore mwibuke neza abagenzi yakomeje kutagira inzozi nziza mu rugo hari abandi bantu bari hari undi mugabo hari umugore nawe yarahunga ari mu gikoni ari cyamenetse dore ngabyo teremusi cyarahanutse kimaze guhanuka ngabo murage mureba rero kumba umugabo nawe yaraje bagenzi gufata ibya mu gitondo nibwo arakimara kubyuka abona umugabo bagenzi mu rugo rwe mu gikoni kandi umugabo ari kureba arimo arareba hejuru abona umugore nawe yaciye bugufi hari ukuntu ari kugenda areba hakurya iriya kuri ntuza aritegereza arareba seriya navoka arimo aratonora cyangwa ku izina ry'Imana umusore aragenda kumbe kugenda kwitugaruye maso hakuna hangaho umukobwa arimo arahanagura uriya mugabo bigaragara ko ndasanga kiriya cyayi cyamenetseho agafilime karacyajyayo ariko umusore yafashe ukundi Roza urabizi ntago ari hano ariko mirimo Roza arakomeza aratambuka igikobwa uri hehe yaje mu rugo rw'abandi Rozi
Rosie ari hehe ko nari kumureba hano? Ubu ni Caroline. Rosie ari hehe ko ntamureba? Uri hehe ko nakureba? Umusore ahagaze ku rugi arategereje Caroline ngo agere ku umugore ugenda uno mukobwa bizana hano buri munsi. Barashatse akamunani giyewe rwose. Genzo nayizengurutse umugore niba adahari umugabo warahari. Cyo mpfa nuko bose ari bene mugabo umwe. Sike. Nk'abaricaye rwose mu nzu ndetse ku buriri bwa Rosie. Harangije akurayo akaguru ke atangira gufata utuntu tw'utuvuta. Umusore nawe araho murage mureba. Birarangira bite? Atangira gufata utuntu tw'utuvuta dore ngabo tw'utujere tumwe basiga ku birenge. Adukoraho rwose si ukwikoraho riraka. Arazamura dore ngabo ikibirara cye rwose ikibirara cyanika pe. Nyamusore nawe araza. You could have asked me to bring that up. Ayo mavuta izo jere nimezo bashaka bari kuba wazinsabye nkakuzikuzanira hanze. Get the money? Muryango wawe se wabonye amafaranga nabohereje? Thank you so much. Yego warakoze cyane. I promise I'll pay you. Ndagusezeranya ko nzakwishyura ntangira kuba nakora. Ntago ndabona imirimo. Don't be silly. I need help. Wemera gutyo nkeneye kugira icyo mfasha. Kiranyifashiriza. Umugongo wanjye aho uri kure ntago nabasha kuba nawushyikira ikiza nuko nohereje udufaranga wanyu. Ngaho kandi umukobwa ari kunavuga rwose ukumva neza ko hari ikintu rwose hari ukuntu ashaka ntuza zo kugira ku ntuza. Zikenda zigira ku ntuza ari epfo bakanyerera mu rwondo bikarangira bityo. Baguye mu kiziba bakakiri bato. Nukuri kw'Imana pe agafilme karacyajye. Murege mureba rero. Ha. Kandi agafilme ngo karabujwe kureba abantu bose bataragira imyaka y'ubukure. Umusore nawe Mana uzi ko ibyo biganza byawe wagira ngo sangusiga agana hasi ariko numva byoroshye. Suko wagira ngo wanyweye amatura nayisiga wisiga amavuta yayo reka nta n'isoni. Hanyuma hano hino naho genda usigaho hano kuri no ruhande ureba. Kandi uyu musore kanya gatashura guhariya mu kiziba kandi akakiri bato. Kandi urajya ureba ukuntu burya akira. If you need anything. Uramuka ukeneye kugira icyo ubona cyari cyo cyose. Uzambwire nge ngufashe rega mama byose mba mbifite. Buriya n'igihembo ugitekereje nta kiguhemba ku izina rya Yesu. Usanze kandi ndagifite. Ngaho umukobwa araho kandi ariyenza ashaka ngo kandi aragifite. Dore ngabo icyo mu makoma aragifite. Igitoki. Ngaga filme karacyajye dore ngabo. Kumbe nyamugore ntago ari kubona umugabo ntataha. Ntavuze ngo asigaye bahe. Reka da. Bwarakeye. Reka da. Buriya nk'umunyacyaro ntuzamugira umunyamugi. Ngabo umunyamugi shaka kwigaranzura. Reka da reba gafoto disi. Kena Mike kakera bakibana. Iminsi barayisunitse. Agafilme nako karacyajya mbere. Yagiye gusenga. Please take care of my heart. Mana nyagasani ndagusabye wite ku mugabo wanjye. I have. Niwe wenyine mfite. 10 PM. Ndebera hana amasaha ageze atarataha. I don't know where he is. Nta nubwo nziya hagaca hereyemo. Nyagasani Mana ndagusabye umwiteho ku bwanjye. Mundeberere wagira ngo nuruhinja dese ari kurebesha. Kandi umugabo mukuru rwose kandi uzarakujuje ka gacupa ka sauce tomate dore ngabo. Kize mu ntoryi zagenda zigakwirwamo. Dore ngabo. Nyaraje arahobera kumbe nyamusore nawe yaraho ngabo yacitse intege umusore mwibuke. Nigeze kujya mu gikona asanga umugore aciye bugufi. Nari mfite impungenge kuri wewe impungenge kuzina ry'Imana. Where have you been? Wahoze he? I want to look for a job. Nagiye guhiga imirimo. Urabizi kandi hari abantu huye nabo tubere mu bushuti ngira inshuti nyinshi. You were about 5 years old. Ungira impungenge nkaho wagira ngo mfite imyaka 5 y'amavuko ku izina ry'Imana. Really worry about you. I even was praying. Maze rero ndiro kugusengera kubera impungenge nari ngufiteho ngabo. You were praying for me. Wari kunsengera jewe. Ariko I told you. Mukundwa narakubwiye. God is a busy man. Imana irahuze ntukayibangamire. God is a busy man, don't disturb him. Wakabe wanampamagaye ariko. What happened to the phone? Ya phone nakuguriye byagenze bite? Byumweru byashize. Urabizi? I know you bought it. Ndabizi ko wayiguze. Say all the time. Ariko ntukicara bekanya wongera benyibutsa ko wayinguriye. Phone yanjye yarapfuye.
mirimo byagenze gute waba ukorera nkuko bisanzwe bigenda iteka telefone yarasonnye binikira kandi mukanya aravuze ngo telefone yarapfuye umukobwa arikanga yarapfuye I charged at my friend's house. nayo charginze ku nshuti yanjye It's good I met some friends. ni byiza kubera ko nabashe no guhura n'inshuti nyina akarero kagiyemo kandi yaramubeshye ngo yarapfuye tujya kuryama umugabo utangiye kumbeshya hakiri kare ku izina ry'Imana mbeshya nkahita mufata bwarakeye bagenzi Rose aritegura nk'ibisanzwe yari afite imirimo ajya gukora abagenzi afite imirimo igera kuri 2 yose dore ngabo rwose aritegura arambara aratebeza yagombaga kujya guhiga kurikira wirebere yafashe nimero y'umugabo we ya telefone yamuguriye kugira ngo arebe mu buri amatsiko niyo kintu cya mbere cyica kandi cishe n'injangwe ashyiramo password bari baziranyeho murage mureba rero password ziranga yarahinduye ubwenge nabwo yarabumenye umunyafrika yamenye ubwenge bwo guhindura password hega nta n'isoni ngo ubwenge nabwo yarabumenye yarice bagenzi rero umugabo agiye kumusiga mu rugo kandi yamusize akagaruka asanga yagiye kandi ikintu cyushobora gusanga kisinzirije kiri maso urabizi dore gawe ibintu by'ingo buriya birakaramba pe dore ngabo sinakubwiye ko kiri do telefone yanjye ko mbeyikozeho mureba byacu bidatsinze twagarutse ugiye kuri ruhande kwa Carolina Carolina yo ngo ntagakora warakura ntakora reka urahinga amateke wakaza agakura ntakora reka nawe mbega Imana ishimwe kwere Rose yanzaniye ikigabe Kigali pe sane yagiye kugiturumbura ipyo giye mu byaro bazajya bazana ibigabo tubyirire ku izina ry'Imana sha rega natwe bakobwa mani baza ubwenge hari abahinga amateke bazajya bayahinga nanjye nze nyakure dore ngabo umusore yaraje yatsapye wewe yewe bimeze bite musore asa neza rwose Seriously? uravugisha ukuri Have you been good? umaze ibisumere ute I have a surprise for you. hari agatangaza rero nkuzaniye hano agatangaza akira mfata mu biganza kora muri izo njaba zanjye urebe ikintu kiri muri izo njabato tomvuye gukura ibyo ni ibintu by'ibidolari mvuye gukura ipira mu mateke hari abasenzi baje banyasamasamaho rwose ndabakura ariko mana nawe urangwe amafaranga urakoze ku izina ry'Imana oya ntubivuge ntacyo nkoze haragura imodoka yangiye kohereza umuryango ndabizi ahantu ayo mafaranga turutse hariyo n'andi menshi n'ikigega twebwe tuba duhinga n'imizi aragenda batangiye bagenzi kugera ku ruko bigaragara umukobwa araza akamuhereza ibifaranga ko mpana iki gisore nubwo nacyangaga ariko nanjye bakizaniye kandi yari yaranze kuba kizana mwibuke buri musore avuga bagiye ngo ntagagishaka byacu bidatinze mukundwa Breakfast is ready. ibya mu gitondo byateguwe ntago nge nshonje So where are you going? none ukaba ugiye he hari ukuntu uyu musore gutese kandi asigaye afite ikintu cy'agasuzuguro dukeneye gukora amasuku hano mu rugo none dore uragiye amasuku rero mubwire wa mugore we Why don't you get the guy that you asked to come and clean the house that wazanye wa mugabo wazanye ubushiza koza inzu ko nabonye uretse koza inzu nabonye azi koza neza ibintu byose n'ibyavoka akabitonora byose n'ibibuto buto akarya ko nabonye azi koza neza cyagenda namwishyuye kubera ko wari unaniwe n'impamvu namwishyuye kuraza dufashe uyu munsi rero ndabona utananiwe niba byarakurakaje ko nazanye umuntu bagenzi ukora akazi mu rugo umbabarire ko uyu mukobwa we nubwo atabizi umusore afite ikindi cyamubaje yaketse ko arimo aragitonorera cyane icyo cyavoka hariya niko yabibonye ko umukobwa ari gutonora avoka kandi yarababaye arababara kuko arababara pe ariko ntigeze avuga nyakuri ikibazo aho cyari kiri yagarutse ku rundi ruhande byaje ku gatelefone ari mu cyumba nta byishimo ndetse nta n'ibiganiro bikiba mu rugo yari ari kwandikira ngo umuvandimwe witwa si ngo ibibazo byageze hano ko mu muvandimwe we ni Carolina dore ngabo brother si ntugire ikibazo jya mu rwiherero ariho tuvuganira ibibazo urabikwebye ibyo kurya byageze ari ngo tujye kurya oya ntari bitegeza ngiye mu rwiherero bagiye kuganira muri wese uri kumubwira bagenzi ibyo byahiye ntago ashaka kumureba ari kureba hakurya umuvandimwe we
mubwire bana agenda ajye koza ibyombo ajye no gufura imyenda ubu tuganire mwirukane nahoshi nagende ariko uragira ngo banyirukane mu gihugu nuzi ko ntarabona ibyangombwa you want me to be deported ntuzi ko ntarabona ibyangombwa bagombaga bagenza uko umusubizi wabo ibyo kurya byateguye sheri naramuka kwirukanye uzi wanjye nese nugira inzu wenyine umva amagambo uzi n'uburyo numva nenda kuba napfa ahubwo ndamutse ntaje sinanapfa se uzi ukuntu nkumbiye kuzi wawe di yaho ngaho iwanyu naza kugira kujabata ngakayego ko bana iryo jambo ryo kujabata ryo riranyemeza izina ry'Imana je numva nahamagara polisi nkayibwira rwose ko mfite emergency dore ngaho ufite ikihe kibazo yagarutse kwa mushuti ya Mina instead of waking up to a loving and caring husband. Nashakaga umugabo nkunda ndetse akananyitaho none ndabona to a husband that doesn't even want to see my face. Sigaye myuke nyuma y'umugabo shaka no kundeba mu maso. Roza wihangane wigeze ugerageza kubavugisha mama wawe se ngakubwire uko zubakwa ndamutse mbimubwiye mama wanjye byamwangiza kubera ko ntigeze akunda kunzanira musore na muri Amerika hano muri Canada nako muri Australia byazamwangiza cyane ndamutse bimenye nyuma wigeze uvugisha pasiteri se wavugishije Carolina se inshuti zose urazibwiye se byabyiza ugerageje kubavugisha pasiteri ndakagusengera cyangwa mwese akabasengera igihe wasanga ari daimoni hari daimoni zepfiriye ahantu utarwampara zarateye yihahandi hepfo mu bishanga nuko Imana asanga ari daimoni cyangwa ahuye nayo mu nzira hakurya iriya Kamocyo nk'ari daimoni ya Kamocyo yo kabaro bagenzi kari kose yabazi neza se ko namutwitiye buriya ntacyo yabikoraho ndashaka umwana wanjye kazakura ahantu hameze neza yumvire Roza ndeba neza arimo arabyibuka ibi byaba atari byiza It has not even been 2 years. nta nubwo arambara n'imyaka n'ibiri atangiye kuguca inyuma You're very young. uracyari muto uri umuhanga ufite ubwenge Still chase your dreams. uracyafite n'amahirwe kuba wakomeza guhiga inzozi zawe nk'ibisanzwe The last thing you want is to raise your child up. ikintu cya nyuma cyonyine ukeneye ni uko warera umwana wawe neza yumvira amagambo ukeneye kurekana n'uyu mugabo agenzi ukamwihorera agasigara wenyine ukeneye ubuzima bwiza rekana nawe kandi umwana we nazabaho neza mu gihe wowe uzaba utababaye ntabwo ko umwana kubaho kwe neza ari ngombwa mwe muri kumwe iyo nza kuba narabimenye ntamenye uyu mukobwa ngo ninde namusaba imbabazi ngo ndekere umugabo itoranye wowe ndetse n'umwana wawe mwibereho neza uriya mugabo mwihorere waza ukanasigara iwanjye cyangwa ukajya kwa Carolina nubwo Carolina amaze iminsi ahuze ariko ndabizi yakwemera yumvira amagambo ngo waza ukajya kuba iwanjye cyangwa kwa Carolina ngo nubwo amaze iminsi ahuze ariko ndabizi yakwemera umugore bagenzi yasuye amasengesho arasengaga byo Nyagasani ndagusabye yumvire urabizi neza ko nkunda uyu mugabo Only you know what I have been through. niwe wenyine uzi byinshi naciyemo mana Nyagasani A fight I have had with my mom and my friends. intambara narwanye n'umuryango wanjye ndetse n'inshuti zanjye ari mama wanjye kugira mbashe kuba naza n'umugabo hano wasenga gake gake utansakuriza yavuye inyuma afite ivugonyo shaho mana urugo rwanjye n'urushako rwanjye ndugushyize mu biganza byawe ndarambiwe yo yararambiwe kandi kuko yafashije uriya musore bidashoboka birenze n'ibikenewe ariko umusore yakomeje bagenze kwinangira umutima agapime nako karacyajyeyo ukurikira wirebere bakise circle of deception dore ngabo bwarakeye umugore yajya gufata imyenda ajya kwishyura abagenzi muri bya mashini byoza ngo ajye kuyimesera umugabo we harimo n'udukoti n'uduki twose arimo aragira ngabo yarayasenga burinda bucya umusore araza urimo urakora iki ubwo uri mu biki
washing your clothes. ndimo ndamesa imyenda yawe niyo ngiye kumesa. In a washing machine? Ukayishyira mu kimashini kimesa nta soni. Are you crazy? Warasaze ariko. What's wrong with your hands? Mu biganza bye byabaye iki ntabwo bikibasha kumesa nta soni. Afite ivogonyo shaho. Musore afite ivogonyo. Uragira ngo unyangirize imyenda iri gushyira mu kimashini kimesa nta soni. Nkawagira ngo urwaye intoki. Kuramo imyenda yanjye hano. Nta soni. Kuramo bene wanyu. Gira vuba. Gira vuba. Turi ngabo. Afite ivogonyo. What is wrong with you? Ubundi wowe urwaye icyo ufite ikihe kibazo? Ngabo. I'll wash them with me. Ndaza kuyifura n'imyenda n'amaboko yanjye ndaza kwimeshesha ibiganza byanjye. Umukobwa bagenzi aratuje ntago agira ibibazo byinshi. Ariko ikintu cyitwa urushako ni ikintu cyigeze bagenzi kimukundira uko bigaragara. Agapirime nako karacyajya mbere reka turebe ngo karaherera hehe. Ariko ubundi uri rukundo bwoko kirwa ibintu by'ibisazi nk'ibi ngibi. Afite ivogonyo shaho umusore uraho. Aha. Yewe rero. Yewe no mugore yongera kuzana ibintu by'ibibazo hano. How are you? Good. And you? Bimeze bite mukuru wanjye? Meze neza, meze neza. You have always treated me like a little sister. Iteka ryose aho umfata nkaho ndi karumuna kawe gatoya. Hari cyo nyine kuba nakubwira kubyerekeye ababonye hakurya. It's very clear. Inzu yawe ni nziza ku izina ry'Imana. Hari kiragiye kumubwira ngo kubyerekeye. Carolina sameze ati. Ni mwiza meze neza ngomba kuba nasubira mu rugo nuko nayo nkeneye kurira mbe naca hano. Yego urakoze. Uyu nene ntabwo yagize abagenzi amatsiko gukomeza kuba yamubaza kandi umukobwa nagiye yaragiye kumubwira abonye umugabo hakurya ataceceka. Ngo hari ibyo yaraje kuba yamubwira ngo kubera ko imyaka yose yoza amufata nkaho ari akana ariko ari umunake gatoya. Filime nene cyagiye wagiye kwifurisha ibiganza. Burya umwaka iyo waje uba waje niyo utaje ubutaje. Kumbe kugira ngo afure buri myenda y'umugabo banza gukuramo n'ibintu birimo. Yarakomeje arareba rebe mu myenda niba nta bintu bye birimo. Ubundi mbere ntiyanabirebye hageze atyo abonamo ikintu cy'igipapuro. Kubonamo igipapuro aracyitegereza arareba igipapuro arangije kureba money transfer form yagiye yohereje amafaranga areba ku mazina ajya guhamagara. Yego nagira ngo mbashe kuba nakubwira ko inzu itishyuye mu gihe cy'amezi ajya kugera kuri 2 iki ntago wishyuye mu kwezi gushize ndetse no kwakubanjirije. Buretse I have been paying my rent. I sent my husband to nohereza umugabo wanjye kugira ngo azishyure buri byumweru 2. Please send me the ledger. Nyohereza ndebe uko bimeze. Ntago twigeze twakira amafaranga namwe bukode bw'inzu. Thank you. Yego urakoze. Ibi ni kimwoka byaramwe ngo ntago bigeze bagenzi bakira amafaranga y'ubukode bw'inzu. Mike why? Mike kweri ikibintu nk'ibi wabinkora. Why me? Kubera cyari giyewe Mike araho. What's your problem now? Ngabo ntavuga. Mbwira icyo nagukoreye kitari cyiza. Kumbe Mike bagenza akeka kugeze kumubona ngo ari gutona ibyavoka bya cya kigabo cyo mu rugo. What's your problem now? Ikibazo cyawe ubundi kiri hehe? Sakuza. Naguhaye amafaranga kugira ngo wishyure inzu aho kugira ngo wishyure inzu. You go and send it to Africa. Ujya kuyohereza muri Afrika. Nta soni. Is how your mom told you to speak to you? Uko niko nyeko yakwigisha kuzavugisha umugabo wawe, umuvugisha gutya muri ubu buryo bw'agasuzuguro. Genda rambiwe. You are tired. Urandambiwe. Yewe undambiwe. See anybody else here? Hari undi muntu uri kureba hano utari wowe ntago wireba. Urumva ndambiwe niba atari wowe. Mwahekenya po maragenda kugasuzuguro kenshi dore ngabo. Ariko mana nakoze iki koko? Nakoze iki umuzungu ananire umwirabura ananire? Mana we. Ngabo. Hey babe. Yakini cyamagaye. Bite mukundwa? Bite nawe? Mukundwa rero. Umeze ute? I'm not good. Njye ntago meze neza ku izina ry'Imana. Wabaye iki? My father is sick. Data ararwaye nawe urabizi. Yararwaye. Well, have you took him to the hospital? Kugeza umujyana kwa muganga se? We can't go to the hospital. Kwajya kwa muganga guteze. Amafaranga kari yakora namujyana n'ibirengeye gusa. Rero. Look babe. Umva mukundwa.
Ndaza guhiga uburyo ejo nakwereza udufaranga muzajyeyo sibyo? I'll send you some money tomorrow. Nzakwereza udufaranga rwose ejo rwose. Urakoze cyane Mike, ndagukunda. Ndagukunda. I love you too. Cyane nanjye ndagukunda cyane. I love you too. Senze giye twasize hano hajya yazana nyaryi. Hajya yazana nyaryi. Haransiga kagenda. Kumbe niho genza rahangayitse zineza ko amafaranga yo kweza umukunzi. Kumbe twumukunzi nawe ngabategereje kuba yazana kayarya. Aga filime nako karacyajyeyo birarangira bite biraherera heherero. Barakwereka muri aho ka mwanya. Nya haruwazaga. Karori na dore ngabo. Aha aratambuka yaragenda rwose aranabigendera. Carolina rwose kandi yavuze ko muri Australia abagabo benshi kandi yafashe ikinyafrika cy'abandi dore ngabo. So kukihirana aragenda aragifata aragikuba ye ntago cyakimuva mu nzara. Ntago cyamuva mu nzara nakakoroga reka. Musore nawe aratambuka rwose ni Bogart dore ukuntu bagenda. Aratambuka byo dore ngabo. Aragenda yes nakubwira. Ha. Aga filime karacyajyeyo. Birarangira bite biraherera he. The sound video library pick production there to there John K Films. Sack of Deception. Ngabo. Okay. Umeze neza ra? But not for you. Je ntago ari wemereye neza. Ntago meze neza ku bwawe. Nkiyame. Binikira. Kandi ari gushaka amafaranga akoreza muri Afurika. Kohereza igikobwa cyo muri Afurika. Undi nengu ntago ari wemereye neza. Ntago umereye neza. Carolina. I don't think you came. Ntago nkeka ko waje. All the way to. Izi nzira zose. Ari ukuje guhiga ikirahure cy'amazi. Carolina. I can't do this anymore. Ibi ntago je nakongera kubikora habe na rimwe. It's wrong. Ntago ari byo nawe urabizi. Iyi inshuti yanjye magara. Nta n'isoni gusa uzadufatanya kugeza na ryari. Carolina ntago mbafatanyije. She's my best friend. Inshuti yanjye magara. She's my best friend. Carolina rero. Carolina. Kwizina ry'Imana. What's wrong with that? Ibyo se bigutwaye iki kuba inshuti ya magara yewe hari icyo ngukozeho? Mva nkubwire Carolina. It's okay. Oya ntacyo bitwaye rwose umusore uri gutereta inkumi byagira ngo yemeze dore ngabo kandi hari ukuntu ashaka kujya piriya kuri rwa rugonda karuribata dore ngabo Carolina kose dore ngabo. It's okay. Oya ntacyo bitwaye Carolina. Mike ndagusabye ku izina ry'Imana gye n'ikinyihorere kandi kindege ku izina ry'Imana n'ikinankoreho kinamfata fata. Nese bigutwaye iki buriya ko nkoze kuntuza kuri puncenche ubaye iki? Ubaye ikira. Aka gafilime ageze ntago bere kuba wakare buri kumwe n'umwana mutoya. Cyaje gihagarare kirekire ku izina ry'Imana kunkorakoraho. Ibi bintu nagari byo. Bakuse uyo umusore kandi shaho umusore iri muratereta inkumi kugira ngo yemeze jasora ibijwi byo mu gituza tuza ukagira ngo ni intuma y'intungura. Ukagira ngo ni intuma y'intungura. Manu ugezeyo asiki kigezeyo kandi giye kirahageze kigiye kukiribata kandi giye kandi ndacyanze kandi giye nagari byo. Aka filime karakomeje. It will never. Biriya byabaye ntago bizongera kuba habe na gato. In fact, you should block my number as well. Nimero yanjye rero yisibe. Nimero ndaza nkuboroke hubwo. Hey, don't forget to block me in your mind as well. Ntibagirwe no kumboroka muri brain yawe mu bitekerezo ndimo. Ariko nawe waramfashe. You really know how to make a woman happy. Kusina ry'Imana uzi uburyo washimisha abagore mana we. Hey, my wife is here. Umugore araje buretse ndaje. Atatwumva ndaje. Ejo tuzongere tubonane kandi ngo yari yabyanze kandi ngo arimo arabihakana kandi ngo ari kubyemera. Iki gisore nzakikura mu nzara gute ku izina ry'Imana uzi ko gifata nka cya gisiga bita kagoma. Kirafata wagira ngo ni kagoma. Mana y'isi nijoro niko kiranyemeza we. Kumbe bagenzi ibyishimo by'abandi nakabaruka babishatse. Don't say that, Rose. Things are really bad now. Rose ibintu kuri umunota ni bibi. Ariko je nzakomeza ngufashe ntago iteka ryose bizahora ari bibi. Right now? None ahangaha ukeneye kugenda ukari kuri ya mugabo. Maybe leaving him
will make him think hariya ndani umusiga biraza gutuma atekereza the woman he's losing to atekereza umugore mwiza abuze kubera imyanda ari kwirukanka inyuma. is sick. Hari igihe abagabo buriya bakora amakosa, So ungrateful. buriya mugabo we nta nubwo ashima. I hate him. Nanjye no kumwanga, Hate him. ndi kumwanga. Buri ibyishimo by'ababishatse ryo usanga inyungu yabyo yungukira ku bandi batigeze babishaka bakabyishimamo. Dore ngabo Rose yaje akanga. Rose There must be something wrong with your bigaragara ko hari ikintu wasanga harimo ikibazo muri aho gatwe kawe gatoya. Ninde wakubwiye kuvugisha umuryango wanjye? I asked them to talk to you because Nabasabye kugira ngo bakuganirize bakugire inama. we don't want to go for a counseling. Ntago ari ngombwa wanze kujya ku bajyanama, wanze kujya kwa pastor. Asuri muri yumva ubundi. Rose. Uri kwiyumva? Somana n'umunwa wanjye urebe. The problem. Wowe ubwawe uri ikibazo Roza. Wowe uri ikibazo Rose. I'm the problem. Genda ikibazo. Yego. You are the problem. Uri ikibazo wowe. Nta soni ujya kuvugisha mama wanjye yarakubyaye ko ari gihe yabyaye. Stay away from my family. Jya kure y'umuryango wanjye. Mama wanjye si nyoko. Do all your prayers all you want. Usenga ibyo usenga byose. Ariko Leave my family. siga umuryango wanjye ku ruhande. Nkwiyame. The bitch you've been seeing. Ibi ni ikimwoka byaramo. Who is she? Kiriya gikobwa ni cyande. Gikobwa ni cyande. Kimbwire. Cyande. The bitch you've been seeing. Kiriya kiraya kikibesha burimo uragenda urebana nacyo buri munsi. Kiri gutuma ugenda unca inyuma. Ngo kiriya kibeshu. Jya kure yanjye. Nkwiyame. Agafilime karacyajyayo. Ngo jya kure yanjye nkwiyame. Byaje bidatinze bagenzi muri ka mwanya umusore yarambara agenda. Umusore akuna agiye hinduka. Agenda arushaho bagenzi kutabera mwiza umuryango. Kandi umuryango atashatse kubera mwiza n'umuryango wakomeje gushaka kumubera mwiza. Uyu mugore atigeze ashaka gukunda Mike. Where are you going? Uri murajyahe muri aya masaha Mike mugabo wanjye? Mike. You haven't slept home for 3 days. Ugiye kumara iminsi igera kuri 3 utaryama hano. You only come. Ikintu kikuzana nuraza ukambara imyenda ugakaraba ugahindura ubundi ukongera ukagenda. Ubujya hehe? Mike. Umbabarire yenda niba ari amakosa n'abararagukoreye umbabarire. Ndagukunda nawe kunda abandi girayo. Sike. Nkunda jewe. What about the claim? Cya kindi cyoza hariya ntago cyo gikunda ko ari cyo nakubona nyiri kugitonora zavoka zacyo. Ibi twabivuganyeho kuva na kera na kare nakubwiye ngo. Ibi byose urabinkorera iki? After everything I have done for you. Nyuma y'ibyo nagukoreye byose. Ukojeje agati mu ntozi wankoreye? Ibiki? Gabo. Ndi umugore wawe. I have every right to know. Mfite uburenganzira bwose bwo kumenya ari murajya. And if I say I want you home, niba nkubwiye ngo ngukeneye mu rugo mbana nagukeneye mu rugo nk'umugore wawe. Umugore? Uravuze kuva wabaho uravuze. Yaragiye ngo uravuze kuva wabaho uravuze. Murajye mureba rero. Ngo wa wundi udukorera amasuku niba umbwira ko nkunda umukunda gute? I can't believe he's doing this to you. Ntago nge nakwizera mu by'ukuri uriya mugabo ko ari kugukora ibi byose. I'm sorry. Wihangane ku byakubayeho Rosie. Just keep praying. Turakomeza tugusengere. Men are all the same everywhere. Abagabo bose baba ari bamwe aho wajye hariho hose kumbe ikinanye kirara kimwiporeza. You my friend didn't leave me. Byo ntago bwaba ari ubuzima bwiza kuri wowe. I can't just leave him. Ntago numva ko napfa kumusiga gutyo ngo mureke. I don't know for sure if he's cheating on me. Ntago nzi neza niba ari kunca inyuma cyangwa atanca inyuma ko ntago ndamufata. And I have spent so much on him. Kandi uyu mugabo namutakaje amafaranga menshi kugira ngo mbashe kuba namuzane naha. Right. Uravugisha ukuri mu by'ukuri watakaje menshi kuri we. So everything is gonna be fine. Hari igenda bizarushaho kuba byagenda bimera neza wikwiheba. Yego. Wari maragira inama bagenda umuca inyuma ni ugiye kumusenyera urugo kandi wari waranzuye umugabo kava muri Afrika. Naba narigeze nkora iki kibi cyaba gituma mu by'ukuri ari gikwiriye bino bibi byose biri kumbaho. Nta nubwo ubwanjye nkirebaho habe na gato. Ntaga kirebaho habe na gato.
Imana bigaragara bagenzi kugiye kumvisa amasengesho yawe. Keep praying with God every. Uzakomeza usenge ku Mana buri kimwe cyose kirashoboka. Agapilime nako karacyajyayo kurikira wirebere. Ngazakomeza asenge ku Mana birashoboka byose nta kidashoboka. Kumbe uyu mukanya arimo navuga dore ngabo yajyaga kumwiporeza. Yari ragize rwose amahirwe akishimira mu kabaro kababishatse dore ngabo. Yakishimira mu kabaro kabashatse ibyishimo dore ngabo babishatse barababaye we yishimira mu kabaro kabo. Uko ibyishimo byabo bayabitwaye bagasubira bababaye. Agapilime nako karacyajyayo kurikira urebe. Nkeneye kuba nagenda. Ugenda nonaha njye ntukambwira urarara. Kantasoni ngo ukeneye kugenda ujya hese ko mwigize biki yese nararagiye nyine kubera iki wacu bararoga se garuka hano. We need to talk. Tukeneye nawe kuganira biri serious ngo bakeneye kuganira biri serious ari karari nkaho nta rugo agira. Twagarutse hano hakuno umukobwa bagenzi yatangiye kunywa akantu k'agatabara gatumura. Ego komana ko wagira ngo nubwangatira. Baragoye banase. Hano banywa bino bintu. Tumura intore. Baratumura. Ibyo byose nta kimwe biza kuba byagufasha. Birarushaho kuba byarushaho kugufasha kugenda wiyongerera ibibazo. Uratwite wibuke. Ntabwo yemereye kuba wagutumira ibyo bintu byose. I need to know who this girl is. Ngenye kuba namenya kino gikobwa ngo ni icyande. Genda ndacica kwica. Abanyarwanda bavuga ikintu cyitwa kwica. Just leave. Icyiza cyabishobora no kuwabyihorera. Ntago nareka umugabo wanjye nikuriye muri Afrika ngo murekere kino kibesho kikiraya kigenda kiraya ntazi. Facebook or messengers. Ntago uziye ko za Facebook uzengure abantu bakorana nawe. Kira kigorye cyashyize password ahantu hose na ntamwe wabona ikintu ki. Ko bikaze yamenye ubwenge. I have an idea. Gifite ikindi gitekerezo. Call Caroline. Reka duhamagare Carolina. And hanyuma she knows everything. Carolina kenshi na kenshi abazi byinshi. We can follow him when he goes out. None tukazakurikira ya mugabo aramutse agiye tukamufatira hano agiye. Ndamuhamagara. Cyangwa let's go to her house. Nakwereka tujye kureba Carolina. And let's go find your man's beach. Nitumara kubona Carolina byanga bikunda turabona ikintu kiri guca inyuma ni cyande. Carolina ndamuza abazi ibintu byinshi byimugera tumenyera mu rwose aratumenyera hajyaje. Bafashe bagenza umwanzuro wo kujya kureba Carolina muri iryo joro kandi mwibuke neza ko Carolina mu kanya gato twabona ari kumwe na Mike Kavia. Mike Kabia bari kumwe. Birarangira biterero. Hano baraganiriye baravuga bararira ku izina ry'Imana amarira yanjye ntuyareba. Ega ntabwo nkeneye gukomeza kubera ikintu cy'igiside chick cyawe. Nkeneye kuba igiciki. Ibyo guhora nihishahisha ndabirambiwe. Niba ushaka ko tubanuze tubane umukatire yego se bisobanuye iki? Mike ngubwiza ukuri byari ukuntu uzi gukata urugondo nkumva ari byiza pe amatafari akavamo yumye. Wambwiye ko udakeneye kuba igiside chick cyanjye navuze ngo yego. None se ubwo uvuze iki? Kandi nkubwiye gukatana urugondo neza. Dore umusore ukoreye ngakata urugondo neza uyu musore araruminjira akarukata. Bigaragara ko warenze ubwenge bwawe ntutekereza neza. Ngiye gutandukana nawe. Ibi byari byo byose turimo ngiye kubireka Mike. Tugiye kubivamo. Ndabirambiwe. So you don't want me anymore? Ntabwo ukinkeneye habe na rimwe. Ntabwo ukeneye ko nkata urugondo nkabumba itafari. Ndabikeneye ariko bino turimo ntago ari byo. Umukobwa araho agafilme karacyajyayo. Ndarizi ntabwo uzigera usiga umugore wangu arigiye uza kureba. Uri murakeka agenda ikigoryi. Uzakomeza ujye nkinaho gutyo. You don't trust me anymore? Ntabwo ushaka gukomeza kunyizera habe na rimwe. Ntabwo ari ukutakwizera. Ahubwo genda ambiranywe nawe. Njye kuzajya mpora nkuririra waraye mu rundi rugo ntazi uko waraye. Ndaza kubwira Roza buri kimwe cyose cy'ibyo twakoze ibintu byose wamatereje gukora kuzina ry'Imana. Ndabwira neza buri kimwe ntacyo iri shano ry'inshinzira we abaramuparamiye dore ngabo. You go tell Rose that. Urajya kubwira Roza ngo ndaryamanye nawe uraryamanye n'umugabo wawe ntasoni wajye ugira ubwenge. Maye kuri muraniga
Let me know how that works out for you. ndagira ngo wumve neza uko biri buze kugendera rero. Ndabwira Roza buri kimwe jewe. Ubwira n'impamvu uri kunshyira mu bibazo byose nk'ibi ngibi ndabimubwira. Ntabwo nigeze ngwatiriza. Urabizi ntacyo nigeze ngushyiramo niwe wizanye. Ninde wabitangiye ntabwo ari wowe. Gusa undeba amaso yoroshye wiyoroshye. Ukazajya ukomeza ugenda ugaruka uzi neza ko atari mu rugo. Nanjye ndabimubwira. Batangiye gusubiranamo. Urimo urakeka ari bwizere wowe cyangwa arizera umugabo we? Reka nanakureka ubundi. Just a friend. Wowe uri inshuti ye. I am yewe love of her life. ndi urukundo rw'ubuzima bwe. Urumva rero bwizere koko ko wasaze. Nyuma y'ibyo byose twese turakuzi ko nawe ugenda wirengarenga. Kikinda kure gitangiye no kunyita indaya. Ndakwanze rego urirengarenga ugenda urya abagabo b'abandi turakuzi. Wambwiye ko usarura aho abandi bahinze amateke we ngo urasarura. Nanjye waransaruye rero. Ndabivugerega ko waje wirengarenga. Izina ry'Imana uko nakoze iki? Narakwizeye. Ibi byose kubera iki wabinkoreye? Ntago nakwizeraje ko nari ikigo gikuriye cyiciro. Ku izina ry'Imana. Carolina umva nkubwire. Urabizi nenda gukunda. Ngomba kuba ndi kumwe n'uyu mugore kure mbanze kuba nabona visa. Nimara kubona visa nzaza tubane. Wihangane rwose urabizi rega Karene ko numvise zari ukuntu we kumba bakiri muri ibyo murako ka mwanya arabazaga kuri ngabo barinjiye we barabafashe naba ndi kurota cyangwa ntago ndi kurota ibindi kimwe kabyaramo. Am I dreaming or not? Ndi kurota cyangwa ntago ndi kurota? Kumbe barabafashe dore ngabo uko bagenze kubyakira byaragiye birangararira karinda karagenda karamwica. Yo yarabaye ndetse na se kubabara biranga. Uri murasaba imbabazi z'iki Carolina? Why are you sorry for? Because of this. Ni kubera bino bintu byanyuma muri kuri batari bati byondo byatumye unsenyera urugo. Ngabo yaramusenyeye kandi yari inshuti ye magara. Gute How did you guys started? Mwatangiye kuryamana muti kandi ari kubireba ko bari baryamye disi yarababaye dore ndi nenga ari hanagura muri disi ni nkayi ngona wagira ngo ni ngonokera do wagira ngo ni ikimata. Mubwire rero uko byatangiye jewe sinzi ukuntu ugira amahirwe yo gukundana n'ibisore nkunda. Wakiyokawe kikiziramire cyuruvu kinshira kimbiri kimbarabara ngaho ko byatangiye rero ukuntu ukunda ibisore byiza ugakunda ibisore nkunda. You had so many things to wagira ngo tugambo twinshi two kuvuga imyanda myinshi ukavuga wabuze icyo uvuga mumbabarire ku izina ry'Imana nakunzongera kwirenga. You're not leaving here until you find words. Ntabwo uri buve hano kugeza iyo uvugira ijambo ryumvikana. Bitari ibyo ntabwo tuva mu nzara turakumerera nabi. Ego kifunga umugabo w'abandi ugakomeza ukaza yumuporeza umutonorerega nta n'isoni. Avoka yose yitonorerega nta n'isoni uko wishaki. Nta soni ukayirya ukumva uburyohe bwayo. Nta soni. Yarakomeje disarababara. Naragukunze nka murumuna wanjye. I loved you like a sister. Nazaga nkusanga buri gihe. Nanagenda nkagaruka nkusanga. Kubera icyo nkoze ibintu nk'ibi Carolina Rose nkubwire we nta n'ikijambo cyawe nshaka kumva nkwiyame mbabarira ibyabaye byarabaye kandi mfite n'isoni numva ntacyo mfite kuvuga. Umugore ko agiye sereka nkurikire nanjye umugore wari uncumbikiye ihabara. Rose rero nkubwire umugabo yaroroshye cyakwa kuvugira mu gatuza byarashize. Kumwe yavugaga ijwi rinihira akaniga ijwi. Kuba naragukunze ubwabyo ntago byari biguhagije. Loving you was not enough. Kugutwitira ntago byari biguhagije. Kandi ubizi neza ko ari umugabo wenyine mfite. Ntakwitiranye n'abandi benshi. Kukuzana hano muri Australia ntago byari biguhagije ku izina ry'Imana.
have any idea what wafite igitekerezo cy'ibintu byose naciyemo kura mbashe kuba nakuzana hano the fights I have had intambara nagiranye n'umuryango wanjye intambara nagiranye na mama umbyara my mom izo ntambara urazizi my mom because of you nemeye kureka mama kugira ngo nze ngusanga wowe tugitekerezo ubundi uragifite ibyabaye byose kubera ikibi byose wabinkoreye wabikoze kubera iki wankoreye ibintu nk'ibi mana yanjye mana izina ry'Imana mana reka nanjye ngende kumbe bagenzi yakije imodoka abonye ko atagomba gukomeza gutura muri ya karitsiye yagombaga bagenzi kwimuka yatse imodoka agiye kwigendera wa mukobwa Carolina yababaye yafashwe ntacyo afite cyo kwiregura nta jambo rimwe turagenze byo gusobanura icyo yumva yakakwiye kuba yavuga ava muri parking arimo aragenda ya musore nawe yarimo araza dore ngabo yaramumeniye agafilime karacyajyayo kuri kirere birarangira bite ngabo biraherera he kuri kirurebe uko niko byarangiye ndetse uko nako byagenze yaramuhaye kumara kumumena ikintu yakoze niki yararebye ntawe mbonye kuva ntawe mbonye rero jewe kamvemo nigendere bari buhigwa mugonza mu buri ntabwo bagiye kumfungana na bareka reka yaragatsindwa dore ngabo naketse ko narengiye gupfa ndizera neza ko ibyo n'ukuri byari bigeragezo mwana ntugire impungenge ibintu byose bizagenda neza umwana aje kora pasteri ngo baganire Roza mwana wanjye wabaye iki tubwira ibyakubayeho Roza kurikira urebe arakomeza bagenzi byose arabyibuka byabaye yafashe umugabo nibyo byabaye ni Mike wa mugabo we yafashe amuca inyuma barangije baramumena ihabara rye niyo ryabikoze bimbwira umva pasiteri ihabara rye niyo ryabikoze ngo bimbwire agapirime bagenzi karacyajyayo kurikira urebe ibyacu bidatinze barakwereka muri ka mwanya buri kimwe cyose kiraza kuba cyagenda neza Imana yarebye akababaro kawe wa mwana w'umukobwa we byose bizagenda neza Pastor ndagusabye urabizi nakabaye ngomba kuba namureka ariko nta buryo nari kumugabo kandi ari kwa muganga ndagira ngo banze ufashe musengere disi Roza ari umugore mwiza kandi ugira n'urukundo n'ubumuntu reka dusenge rero je padiri Kazibandi ndagusabye nyagasani Yesu ku izina ryawe mwami ndi kuvuga ko babyagenze ndabizi muri wowe uriya mwana Mike rwose tumushyize mu biganza byawe rwose turamurukwerekeye n'uwawe pe turagusabye nyagasani umugaruriye mu buzima bwe Mike yaragarutse mu buzima bwe umugore yajya kumukura kwa muganga yari yanze bagenzi kuba yamusiga agafilime nako karacyajya mbere kurikira wirebere rero birarangira bite biraherera hehe yaravuze ngo nagombaga kuba namureka ariko ararwaye ntago namusiga kandi koko biranumvikana ntago wasiga buryo umurwayi kwa muganga niba atari no kwa muganga uramurwaza yamara gukira ukabona ko wamusiga ariko disi yamaze koroherwa kurikira urebe rero birarangira bite biraherera hehe ninde kandi nkawe mana wamfashije ukankura kure umva amagambo mana we mana wabashe kumfasha kurikira umva amagambo ninde nkawe mana Mike yagarutse mu buzima ariko bagenzi ari so ashemfu ikimwaro ni cyose What happened to you, my son? Mwana wanjye wabaye iki Mike Pastor yaraje Confess. ndagira ngo wicuze Just confess. nuramuka wicujije ikibi burgira bugiteje amasoni ye kirakorwa n'amasoni Let it out. kireka gisohoka icuza imbere yacu uko bamureba yari yashiriwe n'amagambo uruvugiro bagenzi rwari rwashize
ntayo afite yo kuvuga, ntayo gucira ndetse nta nayo kumira uko areba. Atangira kugenda yibuka, uzagenda uzi ikikujyanye nzagutegereza. Atangira kwibuka abagenzi uko hano byari bimeze, arimo areba ku rukundo n'ubuzima babanyemo na Roza. Atangira kugenda abagenzi bukuntu yajyaga kumubeshya kandi akamubeshya aryamanye na cya kintu cya Carolina. Agatangira kugenda yibuka we isezerano nihaye kera kiri mu cyaravuga ati byose bibi ntago nabikorera Roza, ubwo nimba wa Roza nzaba nabaye wa Roza, ntago nzaba wundi. Ngerarize agahinda abagenzi gasigara rwose karamurenga. Rose reka nkubwire, umugabo nubwo wenda namaze igikomere, mbabarire unyihanganire ku byabaye. I'm sorry for the way I treated you. Umbabarire kubw'uko nagufashe nabi, ntago ukwiye gufatwa nabi nkuko nabikoze. Are you listening to yourself? Urimo uriyumva atangira kugenda yibuka abagenzi ukuntu yajyaga avuga n'ijambo n'ijwi riri mu gatuza rinigirije. Read my lips. Soma. Are the problem. Wibuke neza ko ari we kibazo, akagenda abyibuka. Roza araho arimo aramureba, ntago afite icyo yamukorera. Carolina ntago ari umugore wenyine nari mfite, hari n'undi. Ubwo niko kuri nguhaye, nubwo nkuguhaye bitinze, ariko giye n'ubundi nari naramenaguritse. Ntago nigeze nkata urugondo rw'ahantu hamwe rwose, buri ahantu hose hari ikiziba nagenda nkayora nuza nkakata urugondo nkabiribataye nkaribata nenabaye metero ruribata. Ona used to send money to Africa. Hari umukobwa twakundanaga muri Afrika wari nakomeje kugenda noheza amafaranga. What's wrong? Ufite ikihe kibazo akabyibuka? Father is sick. Data ararwaye. Byose akabyibuka. I'm sorry. Mbabare rero kandi wihanganira ibyabaye ku izina ry'Imana. Kumva ufite n'ikindi gihabara ukagira n'ikindi cyo mu nkambi. I'm apologizing because I know what I did. Ndimo ndasaba imbabazi kubera ko nzi neza ko ibyo nakoze ari amakosa. But it will never happen again. Ariko ntago bizongera kuba byaba habi na rimwe. Byose rero arabyibuka. Mike rero nkubwire, ndagukunda pe n'uyu munsi ntago ndakwanga. I love you so. Ndanagukunda cyane, ntago avuga ngo naraguharaye. Money to pay the rent. Ntago amafaranga ngo wishyure inzu tubamo. Instead, warangiza and send it to Africa. Ukayohereza muri Afrika rega nta soni. You are the father of my child. Nagira nkubwire ngo we niwe wese w'umwana wanjye. Ariko Mike, I'll stay with you when your heart belong to. Ntago nagumana nawe mu gihe umutima wawe wawuhebeye undi mugore. I can't stay with you when your heart belong to another woman. Your child. Mwana wawe azaduhoza hamwe je nawe. Ariko there will never be happiness in this marriage. Ntago hazigera habaho ibyishimo mu rugo rwanjye nawe. Kubw'ibyo rero Mayikaraho disere mara rishisho nk'inkunguzi dore ngabo. Iyi niti cyawe na pasiporo urabizi. Subiri wanyu muri Afrika. Nyaka ine aritarashira ngo baguhe ibyangombwa bye wige. Ntago ndi bukomeze kubana nawe do. Kandi umusore shari rijisho rimwe wagira ngo ni hene y'inkunguzi mu izina ry'Imana do. Kandi ijisho rimwe ryarize rikavamo amarira abiri. Urajya ukina. Arihanagura he. Yarababaye ariko nawe mwibuke neza bagenzi iminsi yashize. Yataza kwishyurwa gutya byari kuba ari intambara. Agafilime kiswe Sack of Deception dore ngabo. Ngo nugukubitwa cyamusema kwere kwishyurwa bingana n'ibyo wakoze. No kwihorera babyita kisase biri kisase. Man urabizi nkundu no mugabo. Ariko uzi byinshi naciyemo kuri uyu mugabo. Kigabo cyo ni cyiza rwose, kirasa neza, gifite ibintu by'ibitamatama. Ariko byanga bikunda n'ubwiza bwacyo n'imico yacyo itari myiza ntago byabuza abakireka kukireka. Agafilime karacyageyo. Yakomeje bagenzi kugenda byibuka. Yibuka umugore mwiza yarafite ajya gumusengera. Umugore mwiza bakundanye bagenzi bataranahura. Umugore mwiza wakoze byose ngo banyire babane. Ahita hamagara wawe ndi hakurya muri Afrika. Kamuhamagare ko n'ubundi banyirukanye ko nkuye bashaka hiki kuko nkuye nshaka hiki. Mwiyame. Hello? Yego nawe vuga.
Hello? Yego. Ni jewe. I know. Ndabizi nutakwivuga ndabizi kari wowe rega. Ndabizi. Myaka ingaho umaze se waragiye? I'm coming back. Nari ndimo ndagaruka. Ugaruka hehe hane wacu? Look Mike nkubwire giye nkwiyame. Urumva neza? Ntago je nabana nawe habe na rimwe narakwiyame. Ndatwite. Kandi nwitenye twikiye undi mugabo kandi bitari ibyo ngiye no gushyingirwa muri iyi minsi. Nyuma y'ibyo ndakwiyamye byo wanyuze mu se ntiwantaye undeba. Hoshi. Je kikamenyere giyewe. Ndabizi urankunda. Kandi dufite inzozi z'agataraboneka Mike arimo aragenda byibuka. Dufite na gahunda nyinshi z'ibyo tuzakora. Ariko ibuka ko nawe ubwe nta mafaranga afite buri yamuciye mu ntoki yose yoherezaga abagenzi umukobwa wo muri Afurika. Wo muri Afurika nawe ayihera undi muntu. Barakoreka Sydney muri Australia kuri uyu munsi none. Nibwo uriya musore ari kugenda byibuka ibyabaye byose. Who left me to die on the Nabuze umugore wankundaga kubera ko ndimo ndashaka undi mugore nawe nakundaga. stealing him money Namwibye amafaranga. for someone who was spending it with someone else. Ntazajya nyohereza undi muntu yasangiraga n'undi muntu. Mana, mwana wanjye. Yarakabyaye dore ngako ka kibweteri. Niso Respect her. uzubahe nyoko dore ngako ka kibweteri this. Ask of you. Just do it. Uzakora icyo azagusaba cyose. She has sacrificed so Kubera ko yitanzemo byinshi birenze n'ibyo keka. Yitanzemo igitambo ku mpande zose. Uwo ni mama wawe. one day. Hari igihe kimwe uzakura uhure n'umukobwa. Uwo muzahura rero. Love her. Uzamukunde. You must love her and Uzamukunde ndetse uzanamwubahe. don't make the same mistake. Ntuzigere ukora ikosa nk'iryo nanjye nakoze. Iryo ni rya mukuru umwana wanjye ndari kubwiye. There will always be pretty girls. Iteka ahantu hose ku isi yawe hari abakobwa beza. Hariho hose. But only a few. Ariko bake muri bo nibo uzasanga bafite umutima nk'uwa mama wawe wakubyaye. Mana ntariruhutsa. Love you, son. Ndagukunda mwana wanjye. Agafilime bagenzi karakomeje. Bagiye gusenga Mike yaragiye dore ngabo ka kibweteri karavutse. Nyagasani turagushimira kubw'uyu mwanya. Turagushimira kubw'ubuzima. Kandi turagushimira kuko buri kimwe cyose uzi ni cyagiye kiba mu buzima bwacu. Agafilime kandi twe na John K. Hanyuma mu Kinyarwanda ni Pick Production there to there. Kandi gashyirwamo ifaranga nawe na John K kugeza no kuri iri. Kuri kirebe kayoborwa na Young Martin. The sound video label there to there. Roger Juma yari cameraman wungirije dore ngabo. Young Martin Production nibo bakoze n'amajwi ko ari benshi. Karongeye kandikwa na John K. Buri kamwe kose karimo. Kadiatu drama yabaye line producer. Barasenze. Harimo wabashije ku casting abakinnyi. Urukundo buri hano urugendo. The people we love the most. Babandi dukunda by'agataraboneka. Ntagare badusubiza rwa rukundo tubakunda. We do anything for. Babandi bakora buri kimwe cyose ku bwacu. Ntagare bo tubona kwa kundi tubareba. Babandi dukore by'agatangaza ntago batubona nk'ari byo dukora. You just have to stay you. You just have to stay good. Ugomba kumera neza ukamererwa neza. Meet the person that matches your. Ugahiga wa wundi ubona kare muzahuza ubuzima bwawe bwose. Agapime nako nuko kabasha bagenzi kwa kagenda. Turakunda cyane cyane Pick Production there to there.